ubwo Tupac yari ari gukora album yitwa All Eyes on Me, uyu ni mubyara wa Tupac arabizi, yaraduhamagaye iryo joro. Ndagira ngo umva amagambo, uyu ni mubyara wa Tupac, ngo Tupac ubwo yamaraga gukora album yitwa All Eyes on Me, ngo Tupac yaraduhamagaye twese aratubwira ngo maze kurongora Faith Evans mu kanya. Ibyo bintu byarabaye. Faith Evans akaba nde? Akaba umugore wa Notorious B.I.G. Kwa kundi nyine PDD Tupac yarabagara ati abasa mvuye muzi ibintu mvuye gukora, mvuye kurongora umugore w'umwanzi, mvuye kurongora Faith Evans. Big yari afite umugore mwiza, Faith Evans yari mwiza, umugore wa Big. Turavuga ngo iki ari nabyo yashize muri iyi ndirimbo uri kumva bita itangira n'ubundi avuga ati ibyo byose ari nabyo aririmbamo hari ati wita umuplayer ariko narongoye umugore wawe. Hano yabwiraga Notorious B.I.G. Faith Evans yagerageje kujya mu itangazamakuru arabihakana, dore nguyu biriya ntago ari byo, Big ni umugore ni umugabo wanjye, nziye no kuzamubyarira barambeshyera, ariko ntago ari ukubeshya, bino bintu byarabaye. Abagore nabo baradusebya, ibaza umuntu n'umwanzi wawe ugize gutyo ugiye guha umwanzi we sha. Umwanzi yise abishyira mu ndirimbo ni Tupac, yanze kubicicika. Tupac abakobwa baramukundaga. Mu mwaka w'1994 itariki enye z'ukwezi kwa 11 Puff Daddy yari yavutse, PDD avuka ku itariki enye z'ukwa 11. Naho ziteka mbona PDD ameze nk'umwana muto w'umusore wavukiye muri Harlem wikundira kubyina no gukora amafaranga. Abagore mwese murasa neza hano, abasore mwese namwe murasa nk'abahehesi hano, amaboko mu kirere ati PDD moye nta rugomo namubonagamo, ariko iyo nahindukiraga nkamureba numvaga ngo ari urugomo rwari ruri ahantu yarari, wasangaga ari urugomo ruri ku izina rya PDD. Ibyo bintu bijya bibaho. Uyu ni mubyara wa Tupac Shakur bamwita William Rezan, ariko ubuhamya ngiyo yarebaga PDD ngabonaga ari umusore wishimye wishakira kubyina kwikorera amafaranga. PDD kandi koko nibyo ahora yishimye aseka, n'abamukurikiraga kuri social media ze mwarabibonaga yiyita love, avuga ngo urukunda ahantu hose. Ati mbe ukabona umuntu wishimye ushaka gukorera amafaranga, atari ko wahindukira ugasanga ngo hari urugomo rwabaye hanaha, kandi ugasanga bari kuruhuza n'izina rye bikagucanga. Uwo munsi Notorious B.I.G. nawe yaje muri anniversary ya Diddy, hatangiye kuzamuka ikintu cyo gupingana hagati ya Pac na Puff Daddy. PDD yifuza gukorana na Tupac ku rwego rwo hejuru mu bijyanye na business. Wumvisha ukana, ariko PDD buriya yabayeho ubuzima bwose ngo yifuza gukorana na Tupac, ariko Tupac yaramupingaga ntiyabishakaga. Ahubwo Tupac yifuzaga kubona ngo Notorious B.I.G. yateye imbere muri kariyeri yo gusa. Tupac yateraga ubwoba PDD. Mbega pana kwa kundi umuntu nyine ashobora kuza akagutuka cyangwa gutera ubwoba, oya kwa kundi umuntu buryo yimereyemo yitereye bigutera ubwoba. Impamvu PDD yagiraga ubwoba, ibaze kuba uri umuyobozi ukazana igitekerezo cy'ukuntu umuntu yabona amafaranga, ukagenda ukabwira Tupac ngo Tupac ngiye rwose twakorana kandi tukinjiza gutya. Tupac akakubwira ngo ngiye kubisubiramo ngo urakijyaho. Urumva uwo muntu, ariko ibaze kuba uri umukire ukajya kubwira umurara w'umuraperi ngo nyamara twajya dukora gutya tukinjiza amafaranga gutya, umurara akagutuka ukabona ntago akwitayeho, ubwo ni inshuti y'umuhanzi ukoresha niwe yitayeho, ariwe Notorious B.I.G. Tariki 30 z'ukwezi kwa 11 muri icyo gihe Tupac yaragiye gukorera indirimbo yitwaga Lilo Show muri Quad Studio. Noneho iyi studio ahaniri hano narahigereye nako yabaga kibazo muzajya mugira ngo ubu n'ubuhamya noneho bw'ijwi rya Tupac ari kwivugira ati njyewe ubwanjye nari ngiye gukorana indirimbo na Shawn, ndangije rwose nca ahantu nigurira urumogi ndabanza ndarunywa, ndangije mbona message nyine banyandikira kuri page twa tuboro bagendanaga kera twa pager, uratuzi abantu bambaraga hano mu mayungu twakera muri za 90. Ati mbona utu message tumbwira ngo uri hehe ntaguza, ndavuga ni ndaje ndi mu nzira nza, ntago natekerezaga. Nabonye abantu bo muri Bad Boys bamamagara cyane, ndi kwinjira muri iyo nzu bari gukoreramo indirimbo muri etage, na Lil Sis yaramamagaye, je rwose ndi kuri godinga muri studio ndi hejuru ndi kumwe na Biggie, ngiye kubona mbona Tupac hasi. Tupac arambwira ngo bite rero niga, subira mu cyumba mbwira B.I.G. ni Tupac mubonye hasi. B.I.G. nawe rwose nta mutima mbona ambwira ngo genda uzamure nyine Tupac muzamure nimba ari hasi. Ngeze kuri esanseri ngo maruke njye gufata Tupac muzamure, abasore babiri mura nabo bantunga imbunda, barambwira ngo subira aho uvuye. Urebe mu makuru icyo gihe byaciyemo Tupac yarashwe inshuro 5 bagerageza kumwiba. Nyuma yo kubagwa birasa nkaho Tupac ari buze kubaho, ndetse Tupac yamaze gukurwa amasasu, abaganga baramubwira ngo nagume mu bitaro, ahita bakaterera babwira ngo ngewe igihe cyo kuva mu bitaro kirageze. Tupac icyo gihe baramurashe agiye kureba Notorious B.I.G. agiye gukora indirimbo n'umuhanzi wo muri Bad Boy, bamurasira kuri studio bitaga ngo ni Quad Studio, arangije ahita yigendera. Icyo gihe Tupac bamwibye isaha ya Rolex yari ihagaze ibihumbi 80. Tupac regari yihagazeho muri iriya myaka yambaraga isaha ihagaze miliyoni hafi 90 z'amanyarwanda nimba atari ijana. Reka turebe ukuri ni mubyara wa Tupac. Ubundi beef ijya gutangira ya Tupac na PDD cyangwa se na Notorious B.I.G. ni hano byahereye. Ibaze ikintu nawe uri Tupac, Puff Daddy arahari, Tupac aje muri New York yiviriye California arasiwe
ahantu wakagombye kuba ari wowe umurindira umutekano niko bigenda. Nimba uri umurara byitwa ko ari wewe uyoboye New York, uwo ni P Diddy ndi kuvuga. Umuntu aje kukureba ngo umuhanzi avuye mu kindi gihugu, uzarebe n'umuhanzi yavuye mu kindi gihugu, hari igihe akahita areba undi muhanzi wo muri iki gihugu baye bari kumwe, niwe musohokana mu tubari, niwe muba muri kumwe, niwe mujyana aho biri bubere, mbega aba ari under your watch. Ni ukuvuga ngo Parker yari yavuye muri California amasaha 6 n'indege akaza muri New York aje kukureba we nka P Diddy. Ni ukuvuga ngo niwe ugomba kumureberera. Ibyo bintu batangiye kubishinja. Sasa Tupac yarasuye kuri studio yaragiye gukoramo n'abantu muri Bad Boy, barabihakanye mu itangazamakuru. Iryo jwi ni rya P Diddy. Ntago nari mbizi naho mpuriye no kuba Tupac yaribwe. Ubu ngubu nibwo nekereza ibintu byose ukuntu byagenze. Icyo gihe Tupac baramurashara no ku masasa 5, nyuma baza kumubaza ngo ese ukeka ko Puff Daddy yarari inyuma yo kuraswa kwawe? Ndabyizera. Ati mfite n'ibimenyetso. Icyo gihe Tupac yari yarakaye avuga ati ndabyizera ko Puff Daddy afite ahure no kuraswa kwanjye. Ubu nibwo bireba ukabona ko umuntu nka Puff Daddy yifuzaga ko umuntu nka Tupac ava mu nzira, ava mu kibuga. Ati urebye uyu mugabo Tupac akiri muzima yari umuntu uguhangayikisha ku buryo ashobora kuba yahagarika Puff Daddy gutera imbere. Iyo urebeye mu ishusho ngari, iyo ni inkuru abantu batigeze bavuga. Tupac yafataga kunda abandi bantu. Iyi bayise gute? Sean Combs The Reckoning. Iyi ni episode ya 2. Ibyo mwaye byo kujya ngo kuyireba ngo kuri za net iki niki narugo bacaka kuyivuga, nubundi muzajya mugaruka muyirebe hano. None se bira bintu mwabimenya mute? Mwamenya bivahe bikajya? Mubabwire n'abandi baze twirebera gasobanuye films.com kuri website. Tugaruke haburi iminsi 6 ngo P Diddy dafungwe. Ntago P Diddy yari kwibaza ngo ese nakoze iki kitagenze neza, ahubwo yaribazaga ngo ibi bintu nakoze nabivamo. Uri kumva P Diddy ariko ngo P Diddy yakoze ibyaha byinshi, ngarika wo kwibaza ngo yicuza avuga ati ibiki nakoze, ibi bintu bibi nakoze, areba amahano yakoze. Ahubwo yabaga ari kwitekerereza ngo ibi bintu nabicika gute. Ahari yatekereza ngo nzagenda mbeshya batanga abahamya mbumvishe ko ntari uwo ndi we, bakeka ko ndi we, aho kugira ngo yibaze ngo nishyize ahubwo muri ibi bibazo gute. Mbega yicuza ahinduke. Bad Boy mu mwaka w'1995 Notorious B.I.G. yari afite indirimbo zirenze cyane kandi zihambaye, ndetse P Diddy yari afite abahanzi bakomeye cyane mu gihugu. Yari afite umuhanzi bitaga Craig Mack yari umusitari cyane, yabaye n'umusitari imbere ya ba Biggie n'abandi. Hari indirimbo yari yarakoze Big Papa nayo yari iri hit icyo gihe. Urumva noneho nka manager wabo cyangwa se nk'umukire wabo P Diddy Pafu yari afite abahanzi bagezweho bakunzwe indirimbo zicuranga arizi. Akarya Viga akarya ifoto agatumira abantu, abanyamakuru bamusangaga muri office. Ndabyibuka nari nicaye muri office yanjye. Uyu ni wafatanije na P Diddy gushinga Bad Boy. Nari nicaye muri office yanjye, Puff Daddy aramamagara. Ndahaguruka n'amadosiye njya kumureba muri office, nsanga umukobwa ari kumukubita ka bro job n'imbaraga ki. Hako mwebura murabizi. Mbega uyu mugabo akoranaga na P Diddy. Ati P Diddy aramamagara kuri telefone. Mpita nirukanga n'amadosiye muri office ye, mvuga ni buriya boss aranshaka. Ngeze muri office nsanga P Diddy, umukobwa igitsina cye yagifasha gishyira mu kanwa ke cya P Diddy. Mbega P Diddy yifuzaga ko mbona ibyo bintu kari kubikora muri office, ashobora kuzana umukobwa akamukubita ka BJ, ndetse nanone yashaka ko mbona isura y'uwo mukobwa ari gukora icyo gikorwa. Mbega nyemeze kugira ngo anyumvishe ko rwose afite ubushobozi bwo kuzana umukobwa abandi bantu batinya babona karenze, akamukoresha ibyo bintu muri office. Nyine tumwemere tuvuga turarenze sha, nka bwa buhungu nyine buhora bwigamba ati narunaka harahiye. Ndaza mbaza P Diddy none se wanshakiraga iki? P Diddy ahita ambwira ngo nta kintu nagushakiraga. Nyine yagira ngo amwereke ko bishoboka, we yashaka kunyereka ngo ni iki kijya mbere. Ewana muhamashyi B.I.G. kubwo kugarura East. Icyo gihe Bad Boys yari ifite abasitari benshi. Hari harimo umuhanzikazi bitaga ngo ni uyu mugore bitaga ngo ni Faith Evans, akaba n'umugore wa Notorious B.I.G. nawe yari umusitari muri Bad Boy, bari kumukorera indirimbo. Mbega ku ntandire bikomeye cyane ku buryo mu gihugu usanga indirimbo ziri gucurangwa ku maradiyo, indirimbo zigezweho, abahanzi bagezweho bose babarizwa muri rebe imwe. Niko Puff Daddy yari ameze icyo gihe. Mbega bahozagaho back to back, bahozaho kabisa badukubita imiriro. P Diddy buriya yarakoraga, nimwite ku bibi bye gusa, nababwiye ngo mwamwigira isomo ryinshi. P Diddy yarakoraga, yabakubitaga imiriro nyine ubutaruhuka. Okay, reka mbazengurutse mbabwira ubundi umunsi wa P Diddy ukuntu wabagumeze. Ubundi P Diddy yarakangukaga aho yabaga yaraye ijoro, iryo ari ryo ryose. Mbega P Diddy urumva ntabwo yararaga ahantu hamwe. Numuhitinze ngo uvuge ngo yabyutse ngo mu Kagarama, ngo yabyutse ngo Kabeza. Oya, P Diddy aho yabaga yaraye bitewe naho yaryohereje cyangwa se aho byamufatiye nyine ibifuri, niho yararaga. Ati yarabyukaga aho yabaga yaraye iryo joro, akaza muri office yacerereho amasaha 2.
cyaraziraga ko P Diddy yagera ku kazi ku gihe. Nimba akazi gatangira saa 2 ubwo amasaha meza yahageraga byibura ni saa 4 buri gihe. Yahuraga n'abantu bose amaze ati siyo twabonye muri video abafana nyine basuza babwira ati yoyo. Yabaga afite igitelefone kirekire yagendanaga, ni muri ya myaka nyine tuno telefone duto tutaraza, ayo yarabaga afite kimwe kinini bagendana. Wasangaga P Diddy ari kwitaba mu telefone buri kanya abantu bamubwira ngo mwana ngo mvuye muri gereza ndatashye. Nimba abantu barapangaga iki nawe. P Diddy n'umuntu imbere ya ofisi ye yasohokaga muri ofisi yahagaze abantu benshi cyane bose bamubwira ati watuzamuye ko turi abahanzi natwe tugatera imbere. Umuntu nka P Diddy byo uzarebe ninaha iyo ushobora gukora aga promotion kangana urwara ubusanga abana nk'imiliyoni bakwandikira ngo turi abahanzi natwe dufashe, ngo turi abahanzi natwe dufashe. Ibaze rero P Diddy ngo yasohokaga muri ofisi, hanze ya ofisi yahagaze abantu amagana bamubwira ati tuzi kuririmba, mfite impano mfasha. Bose bifuzaga amahirwe Puff Daddy yabaha. Mu yandi magambo P Diddy yarari ku rwego rw'uko buri muntu wese yabaga muhanze amaso wifuza kuba umusitari mu muziki. Yari we rembo, yari we nzira y'ukuri yakwinjiza mu muziki, mu ruganda rw'umuziki ugafatisha. Ibyo byo ntago mwabimwambura. Urwo rwego P Diddy yarugeze yarumaraho n'igihe kinini. Ibya byose yakora icyo gihe ntago mwakimwambura. Ibaze rero ko ufite izo mbaraga zose, aho ari weho nzira y'ukuri yakwinjiza umuntu mu muziki akaba umusitari, ufite n'amafaranga, ufite n'izo mbaraga. Amategeko yica uko ubishaka. Uhita utangira kuvuga ati ngiye amategeko ntago ndiba, ni njyewe itegeko. Buriya ubwibone ukamuna abona amafaranga, uko umuntu agenda abona iyo hiti nk'iyo ngiyo, iyo utabikontoreye utangira kugira ubwibone, handi umuntu uzasanga gukandagira ati P Diddy yatangiye kuvuga ati ngiye amategeko ntago ndeba, ni njye tegeko, njyewe itegeko rwose ntago rikora kuri njye. Dore uri kudubuhamya mu myaka ya kera yicaye muri ofisi ya Bad Boy, urabona ko ari umuntu baziranye wayikozemo. Umunsi umwe nagiye kubona mbona umuryango urafungutse, nicaye muri ofisi ya Bad Boy, mbona Shana arinjiye. Shana ni P Diddy afite baseball bat, ni bya bikoni nyine binini bakinisha baseball, biriya bikona abaraperi mukunda kubibabonana. Afite n'igisuit case, aragifungura akuramo impapuro z'imigabane, arambwira ngo ya migabane naguhaye 25% yo muri Bad Boy yinsubise. P Diddy yatangiranye n'uyu mugabo Bad Boy, afata 75% by'imigabane ya Bad Boy abyandika kuri mama we, 25% abyandika kuri uyu mugabo, kuko bari bafatanije gufungura company kugira ngo bakorane. Ati umunsi umwe rero company maze gutera imbere nagiye kubona mbona P Diddy aranyinjiranye arambwiye ngo sinya unsubize imigabane naguhaye 25%. Yarandika umutwe ameze gutya, arambwira ati nsubize imigabane naguhaye, ndabishaka nonaha. Nuri kudubamya bari inshuti mu bwana bakoranye. Arambwira ngo hari diro ngiye kwitaho, ndagira ngo iyo migabane hari tudiro ngiye kwikoresha, nzongera nyigusubize, nzayigusubiza sinyu yinsubize. Yanteye ubwoba kugeza musinyi iyo migabane. Abantu iteka barambwira kuki wabikoze, barambwira ati gute wakoze iryo kosa ugasinyira imigabane yawe 25% ukayimusubiza. Nanjye ntago nifuza kuyimuha, ariko nifuzaga kubana nawe neza nk'umuntu twazamukanye, imigabane yayimbaye ntaga hato mushyizeho, nifuzaga kuguma muri company ye. Wenda ntago yari kunyirukana, ariko nanjye byaranshanze ndayimuha. Ushobora kumva bidasanzwe, ariko narindi ku rwego rutekereza mu mutwe ngo twafatanije kubaka company na Puff Daddy, rero ngomba kumuyo migabane nimba agiye kuyikinisha diro nkaguma muri company tukayubaka ikazaramba. Numvaga icyo nekereza ari ukuzatuma company iramba. Bakakubwira ngo mu mwaka wa 2003 Kak Barrows uyu nguyu uri kutubwira yagiye kurega Puff Daddy, yagiye kurega Sean Combs, amubwira ko rwose amurega ko yabangamiye kontra yabo, amushinja fraude no kumwibira imigabane yahoranye muri Bad Boy. Atariko icyo kirego cyaje guteshwa agaciro. Mura bwa mbere na Puff Daddy nabonaga ari umusore uri cool, ariko twatangiye kumubonaho ibintu. Uyu uri kutubwira ni uwahoze ari umugore wa Craig Mark. Craig Mark ni umuhanzi wari ukomeye cyane muri Bad Boy, nagiye mubereka, yanakoranye remix Flavor in Your Ear na Notorious B.I.G. Ni umuhanzi nyine ubundi shingiro twakwita wa Bad Boy, kumwe bavuga ngo mumambure shingiro. Yari umuhanzi shingiro Bad Boy yabanje kugenderaho mbere yuko ba Big n'abandi batangira kwinjiriza Bad Boy amafaranga. Umuntu wa mbere twavuga ko winjirije Bad Boy amafaranga mazima cyangwa se watumye imenyekana cyane n'ubundi n'uyu muhanzi Craig Mark. Ariko nyine ubwo ngubwo nivuga Craig Mark, umuhanzi wese waciye muri Bad Boy ntabwo yatumye Bad Boy imenyekana nka Puff Daddy. We n'urundi rwego. Uyu rero ni wahoze ari umugore we. Kwa kundi nyine ubuvuga ati uwo mugabo wa managingaga umugabo wanjye ndamuzi. Iyo wamubonaga bwa mbere wabonaga ari cool. Ntangira kubona umugabo wanjye atishimye. Dore uyu ni umugore wa Craig. Reka tugushimire Craig kuba wabaye nominated muri Grammy Award. Dore Craig Mark nguyu icyo gihe baramunomiriye muri Grammy, ariko n'amafaranga twari dufite. Ndagira ngo mva kantu. Ntangiye kwitsamura ni ikimenyetso ko mutari kugura abonema neza ku gihe.
mumuna mutari kunsubiza inyuma. Umva iyo urebye Bad Boy ntabwo yigeze gurisha indirimbo nyinshi ngo bisobanure ubutunzi bwe. Ndagira ngo wumve sasa abahanzi ngo babaga ari abastari babaye nominated muri za Grammy ariko ugasanga nta mafaranga bafite bo muri Bad Boy. Ati Bad Boy cyo yakubwiraga P yakubwiraga ngo sinya hano ngiye kukugira icyamamare amafaranga azazanyo. Icyo ushobora gukora no gukora cyane wasinyaga amasezerano bakaguha avance kimwe no muri Uptown. Andre Hareri wari warazamuye P ndamukoresha stage nawe nuko yakoraga yazanaga umuhanzi akamuha avance cyangwa se nanayiguhe ukaba umuhanzi w'icyamamare ugasanga nta mafaranga ujye ubona avuye mu bikorwa byawe wakoze bakakuzirikira muri kontra ba manager bakiteza imbere we bakakwihorera. Ebi ariko amafaranga bari mu mutagira ngo niba abana ujye ubona binaha bavuga ngo hari amafaranga kandi mu by'ukuri nta nayo. None batangira no kubyikorana ukayashaka n'ubundi nayo ukayabura. Hano ntayaba hari hano muri Kongo turi niho ndi kuvuga. Hano ho muri Amerika bahari murabizi mu miziki yabo. Ati umuhanzi rwose yaburaga amafaranga Pavuda yarabaryaga. Icyo wakoraga wabahishaga abahanzi ibyo binjije warangiza n'ibyo binjije uberetse ukabanza ukabibebeshya ukabwira ngo naya kandi atariyo warangiza amafaranga abahanzi yose ukayitwarira bakamara imyaka nka 20 nta kintu kizima barabona. PDD ibyo bintu yabikoze abahanzi bose yasinyishije yabaryaga yabo. Wabaguri muri studio ya PDD kandi ariwe manager wawe mufite na studio P akakubwira ngo rero kuko ari codingiye muri studio n'ubundi ya rebo yacu amafaranga ya studio mu byinshi ngomba kuzabanza nkayagukata. Umva ukuntu P yakuryaga ugashiduka nta kintu usigaranye. Bibazo ufite rebo ufite na studio ariko nk'umuhanzi ukoremo indirimbo ayo mafaranga P ahubwira ati aya mafaranga mbere na mbere ya studio turabanza tuyashyire ku ruhande mu byinshi akazabanza akayakuraho. Iyo studio kandi yabaga ari ya P nyine niyo mwakoraga session enye na P washiduka kari kukubwira ngo azagukata ibihumbi $400 ngo byo kuba mwarakoze sessions enye mukora indirimbo. Ikindi P yabaga ari muri studio ari kumwe n'umuhanzi bakarikodinga indirimbo P yari yishyuraga kuko yarakubwiraga ati muri studio se sinaguhaye ibitekerezo sinari nkuri hafi sinakubwiraga ngo ongeramo akanaka se bwa buntu mujya mubwira abahanzi bakongereramo ubuntu cyangwa mukaba muri no kubaganiriza gake munywamo ibyo P yarabyishyuzaga ati urabona uriya mwanya nyine nanjye namaze muri studio ndi kugufasha kandi ubwo umuhanzi uri ni manager wawe mbega ni akakubwira ati aya nayo urayama nari kuba nakoze mu tundi tuntu umwanya wakabanza akawishyura mu byo mwinjije akavuga ati n'udufaranga tw'umwanya namaze ndi muri studio turi kuri coding natwo akatwishyura. Iyo yabaga ari muri video yawe nabwo yari yishyuraga nk'umu vixen. Umve PDD kandi wibuke bamushinjaga mu bintu bamutukiraga yahoraga ngo mu mavideo y'abahanzi be video z'abahanzi be bose yabaga zirimo ari kubyina abahanzi bose yakoresheje yabaga ari mu mavideo y'ababyina yacagama akabyina nkuko ushobora kuvuga tumujama wanjye yakoze video reka ncemo. PDD rero y'amafaranga yabaga yabonetse y'imiziki yarakubwiraga ati urabona ndi icyamamare ndahenze kugaragara muri video yawe nabyinnye naragaragaye nikatishamo abira nabyo ndabyishyuza. Ayo mafaranga nayo akabanza akayakuraho uno mugabo ari seriye. Ndagira ngo wumve amagambo y'umugore wa Craig Mark. Buri abahanzi ari ukuntu babanga ba manager wabo we ati PDD yarazaga kijomba muri video zabo ku ngufu batanamushakamo barangiza bakavuga turi muginga turamwanga kucyaza yiyishyira mu video yacu yibonekeza cyane. Urumva ko abahanzi ba PDD batamukundaga yarabaryaga. Umuntu kuba yaza muri video atanazamo ntacyo biri buhindure ariko akiseseka muri video yawe kandi akazana kwishyuza amafaranga ko yaje muri video yawe urumva umuntu ugomba kumwanga. Yari manager wabo kandi umva umuhanzi wo muri Bad Boys yabaga ari uwa mbere mu gihugu indirimbo yawe iri gucurangwa mu gihugu hose ariko ugasanga nta dufaranga ufite ku mufuka wararaburije ugasanga nta mafaranga winjiza ava mu miziki yawe. Urumva ko ikibazo atari cyo yakinaha gusa n'ahandi hose no muri Amerika bibaye ugasanga umuhanzi afite hit ariko wareba ku mufuka ukabura ikintu. Ngiye n'umugabo wanjye twageze ku rwego dukena cyane pe nta mafaranga dufite ku buryo najyaga kwaka amafaranga papa wanjye umugabo wanjye ari umusitari wa mbere mu gihugu. Uyu n'umugore wa Craig Mark. Craig Mark ni umuragent ku buryo twese tuba tuvuga ati numwe mu bahanzi binjije amafaranga menshi stari babayeho ariko umugore ari kuduha ubuhamya ngo umugabo wanjye yabaga ari umusitari mu gihugu ari we wa mbere ariko ubukene butumereye nabi mu rugo nkajya guseba nkajya kwaka amafaranga papa wanjye nima amafaranga ni handi n'umubyeyi akubwira ati ariko zira mayibo mwashakanye z'abahanzi sitwakubuzaga humve kumbe umuhanzi ntakatagize pe nawe ari uko ba manager bari kumurya kugira ngo amafaranga tuyakoresha twita ku rugo. Craig Mark yarakunzwe mu gihugu ariko nta natana afite. Ndibuka twari twagiye mu kirori cy'umuntu wari ugiye gusohora album umugabo wanjye Craig aragenda abwira Puff Daddy ngo mpa kudufaranga duke ndakennye nka manager we. PDD uzi icyo yakoraga iyo umuhanzi we yamwaka kudufaranga amubwira ngo arakennye PDD yakoraga mu mufuka akazamura $100 bingana gutyo ibandari by'amadolari 100 yarangiza agakuramo $1 rimwe ry'inote y'ijana kari guha ngo ngaho genda nimba ufite ubukene ibaza icyo kintu. Icyo kintu sinzi nimba ucyumvishije agahinda.
umuhanzi wa mbere wawe ukwinjiriza amafaranga menshi arakennye, ari gukubwira ati mu rugo ntibimeze neza, muri mu birori muri kunywa amayoga, wori P-Diddy uri umukire we, akakubwira ati P-Diddy mu rugo bimeze nabi, mpa ku mafaranga mani ndebe ukuntu mba nikenura. P-Diddy akazamura ibinote byinshi by'idolari 100, agakuramo akadolari 100 akagahereza umuhanzi w'icyamamare ngo genda tuzavugana nyine ube wikenura idolari 100. nawe ibaza icyo kintu. Ikindi P-Diddy yagiriraga ishyari abahanzi, yabagiriraga ishyari ry'impano bafite. P-Diddy yabaga yibaza ngo bano bahanzi nkoresha bafite impano ariko bayipfusha ubusa ntabwo bazi icyo kuyikoresha. P-Diddy yabaga avuga ati icyama impano nk'iyaba bahanzi nkoresha nakwereka ukuntu mfata isi. Kandi koko nibyo P-Diddy baze hari igihe umucuruzi avuga ati ngende umuhanzi namenye ukuntu ino miziki nyicuruza. Yabonaga abahanzi bembega basinzira akavuga ati reba nka cyane Torias gifite impano ariko byarakiyobeye. Reba bamde bose bafite impano ati impano nyifite n'ukuntu ndumurara nakwereka ibintu nyikoresha ariko imana nitanga byose. Ese Notorious nawe nambare Puff nawe wifuza kuririmba kurapa twabonye urapamo. Ese tubwire P-Diddy ni umuhanga mu kurapa. P-Diddy murabizi ni umuhanzi ni umuraperi, hasi uyu ni umuhanzi bakoranye. P-Diddy ni umuraperi mwiza wapi ni umusuku. Umva P-Diddy yari afite impano zero pe, nta mpano afite. Uyu ni Albishua ni umuhanzi babanye muri Uptown. Umva P-Diddy nta kintu azi kuri R&B, nta kintu azi kuri hip hop, nta kintu kimwe yarazi. Ngiye P-Diddy yajyaga gukora indirimbo yarantumiraga muri session ze cyangwa se mu gihe ari muri studio ari kuri codinga, kubera ko ngiye ntajyaga mubeshya, kubera ko ngiye P-Diddy namubwiza gukuri yakora indirimbo nkamubwira nicyo kiririmbo n'ikibi imana iyo ndirimbo ntago izafata umujyi. Ati kuko ibyo P-Diddy akabinkundira bigatuma ahora ntumira. Ati kuko P-Diddy abandi bantu baramubeshyaga nyine umukire ntago kirazira kubwira umukire ngo iyi ndirimbo nimbi. Abandi bantu baramubeshyaga yabumvisha indirimbo akabwira iyo ni hit imana ahubwo gira vuba usohore. Nanjye nkamubwira ni P-Diddy dufite abantu benshi rero bakubwira ibintu byose ushaka kumva ariko by'ibinyoma. P-Diddy ntago ari umuhanga mu muziki, ibintu yaririmbaga ntago byabaga bisobanutse, ariko nawe yifuzaga kuba umuhanzi. Man twe tuzarosohora none indirimbo ya R&B. Ese Puff Daddy wazasohora indirimbo ye wenyine ryari? P-Diddy yari afite metode akoresha n'amayeri menshi akoresha kugira ngo agere hashaka. Yari afite strategy zihambaye, yari afite swaga zihambaye P-Diddy. Ibyo bintu kandi byose ni ingenzi ku muhanzi iyo bishyize mu muziki. P-Diddy niyo yabaga atakoze ku kintu ariko yarakubwiraga ngo ninjye wakweretse uko bagikora ugomba kubinyishyurira. Ubundi iriya rebo ya Bad Boy yari yubakiye kuri P-Diddy, ibyo ntabwo wabimwambura. Puff Daddy yifuza kumurika kurusha abandi bantu bose, mbega yibonekeze kurusha abandi. Umugabo upima 6 foot, upima ibiro bigera mu 150, umugabo w'umukire umanaginga rebo ya Death Row ihagaze agaciro ka miliyoni zigera mu 100 z'idolari. Ni rebo yubatse ahereye ku busa ndetse ishingiye kuri rap y'amagangster. Uyu mugabo wubatse rebo ikomeye cyane ihagaze amafaranga menshi, ariko akaba atifuza kwibonekeza no kwigaragaza kuri kamera nka Puff Daddy bari bahanganye. We yari afite umurongo w'abarizwamo nk'umukire. Uri kumva ariko ukuntu bavuga Suge Knight P-Diddy yagiye gushinga rebo Suge Knight we nawe afite rebo ye ndetse ihagaze n'agaciro k'amafaranga ruta ya P-Diddy. Ariko Suge Knight we ntiyajyaga ajya muri video z'abahanzi, yari yubahaga yabaga yifunza ari umurara atajya mu mavideo. Ariko P-Diddy akifuza hose kuba hari no kwiba abahanzi be. Ndagira ngo tugaruke kuri Suge Knight gatonya kuko afite ahuriye na P-Diddy. Uri umugabo munini abantu baragutinya, nawe ariko buri hari abantu bagutinya. Umuntu bita Suge Knight ntago namugereranya na P-Diddy. Suge Knight ni umuntu wandinze mu mwaka w'1988 ubwo yari ari mu bashinzwe umutekano wanjye. Dore nguyu uyu uri kutuganiriza, dore kera kiri muto bamwita Albishua. Urabona ukuntu yari bogari kera ngo abakobwa baramukundaga. Nari ndi muri tour yitwa Heartbreak, ndi kumwe na Bobby Brown, tugiye kwinjira muri bisi twari turi gukoreramo tour. Hari umusore waje yasaze umufana aranyataka avuga ibi nibi, ngiye kubona mbona Suge Knight wari undinze aturutse inyuma. Suge Knight yabanje kuba umubounce buriya w'abahanzi, nimba bita aba bodyguard sinzi, arinda abahanzi mbere yuko mumubona ari manager w'umustar. Hari impamvu badusubije inyuma tukabibwirwa n'umuhanzi yabanje kurinda wabaye umustar 8 Suge Knight yaraje mu kubita ikintu umuginga wari uri kumbangamira. Umugabo amanuka ku musozi yikaraga, nk'imwe mubona muri filime za cartoon, yikaraga inkweto za timba yari yambaye zimuvamo. Umva Suge Knight yari umusore wo ku muhanda. Suge yarazi kumenya impano, yarazi na business. Umva najyanye na Albishua muri tuwamenye uburyo ki abahanzi bandika indirimbo, ayo bafataho, abakoze production, abakoze beat. Amaze kubera yirirwanaga n'abahanzi nk'umu producer nk'umu bodyguard wacu, Suge Knight yaje gushinga reba yita Death Row. Niwe wazanye uyu musore ubona ariwe bita uyu musore bamwita ngo ni Snoop Dogg. Icyo gihe yarakiri muto 92. Uyu Snoop Dogg ngakiza mu muziki Amerika yose yarakangaranye. N'ubwa mbere nyine bari babonye umuntu uje bose bakikanga bakavuga ati uyu muntu ntagabaho.
buriya ntukamubone buriya kuri Death Row ishobora kuba nini kurusha Motown, kurusha Sony, kurusha Warner Bros. Death Row niyo company ihambaye cyane ni Dr. Dre ndetse n'umusingi wa Chronic. Mbere ya Bad Boy yuko batwika, Death Row yari yo business yari ihambaye iri successful mu muziki. Buriya twavugaga ibyo muri East Coast ariko reka bagusubize muri West Coast ukuntu byari byifashe. Death Row yari ihagaze neza cyane ya Suge Knight. P Diddy nawe yifuzaga kumera nk'abantu muri Death Row, yashaka ko tubigana abantu muri West Coast. P Diddy yarambwiraga buri gihe ngo Bad Boy rebo yacu tugomba gukora uko dushoboye kose ikazamera nka Death Row. Mu gihe P Diddy yari gustrugglinga rebo izamuke, Death Row bari hejuru, bari banini cyane. Death Row bari baradusize, bari bafite abahanzi hirya no hino. Nje na P Diddy twabanje kuba inshuti. Suge Knight yajyaga kumfata ku kibuga cy'indege nagiye nko muri California, yari nk'umuvandimwe Suge Knight. Yanyeretse urukundo ku buryo nge nawe natugezeho tukumva ko tubanye neza. Yaraje muri business kandi nanjye ndi muri business. Nyuma y'imyaka mike Bad Boy na Death Row zari zo rebo ziyoboye mu gihugu zishyushye. Gusa nubwo nabaga mbona Death Row ngiye nkora muri Bad Boy nkorana na P Diddy, narebaga Death Row nkabona bita ku bahanzi babo kurusha uko twe tubitaho. Icyo kintu cyumve, abantu babonaga Suge Knight bakabona n'ururara, bakabona n'umugizi wa nabi, bakabona n'umugome, niko twese tumuzi n'ubari muri gereza. Ariko buriya yitaga ku bahanzi be ku kijyanye no kuba basa neza, bakwigira, akabaha amafaranga. Mu gihe P Diddy wigiraga umwana mwiza, yari igisamba abahanzi be yarabacucuraga. Buriya rega igisambo ntago ari babandi mwe mubona bameze nk'amabandi. Ibisambo babiri mu dusuti bitubeshye. Ati abandi mu marebo barababwira aba manager babavuga ngo abahanzi barakijyaho, ngo abahanzi tugomba kubiba. Ngiye uburyo nkora mu bucuruzi bwanjye biratandukanye. Ngiye mba mvuga n'abahanzi n'abantu banje, ahubwo wewe ku ruhande urakijyaho. Niyo yari mentality ya Suge Knight. We n'abahanzi be n'abavandimwe n'abantu barabamenamo amafaranga, ahubwo umuntu wo hanze arakijyaho. Kurege ntago yari yishimye. Death Row batangiye kumurambagiza kuko Suge Knight yaratangiye kuvuga ati ngiye gufungura ishami rya Death Row muri East Coast, rive West Coast, mfungure branch muri East Coast, mbega muri za New York. Ibyo rero nibwo noneho P Diddy yaje kubimenya ko bashaka kumwibira umuhanzi wo muri Death Row. Iyi na award yitwa The Source Hip Hop Musical Awards. Iyi award yabaye mu mwaka w'1995 mu kwezi kwa 8 tariki 3. Iyo award yitwa The Source yari kubera muri New York. Iyo award yari yabaye hip hop, yari yahagurukije abahanzi b'abaraperi bose kuva impande zose z'igihugu, yabereye muri New York. Icyo gihe muri New York uyu mugabo yifuzaga kuwashinga ishami rya rebo ye ya Death Row, bamwita Suge Knight. Muri izo award za The Source zabaye 95 yakoze amakosa, yarashotoranye. Witwa Suge Knight yaje kuri stage afata ijambo, aravuga ati umuhanzi wese wo muri East Coast wifuza kwamamara akaba umusitari adahangayikishijwe nuko producer, executive producer cyangwa se umumenamo amafaranga twamwita nka manager naha, yifuza guhora abyina mu mavideo ye cyangwa ngaze mu ndirimbo zari kuri recordinga abyina, naze muri Death Row. Hano yarashotoye P Diddy. Ibaze kuza ukavuga ngo nimba ushaka kuba umuhanzi ukamamara atari ngombwa ngo manager wawe akubangamira aza kubyina muri video zawe yibonekeza. P Diddy urabizi yabikoraga abahanzi be kandi akanabishyuza. Wakwizira muri Death Row. Icyo gihe hano Suge Knight yarashoto, yararashe igisasu kuri Diddy akimurasira muri New York. Icyo gihe cyara award harahiye, dore ba Dr. Dre. Suge ba Dr. Dre nubwo baje gukira baba batunze za miliyari, ariko Suge Knight bari abapampe be yaravugaga bose bagahaguruka, dore nguriya Dr. Dre yabaga yabwanutse. Yes boss, uravuze kabisa. Icyo gihe P Diddy ariko yari umuhanga. Icyo gihe Suge Knight yashotoye P Diddy amushotorera muri New York, amugaragaza nk'umuntu ubangamira abahanzi bajya muri video, ndetse amera nk'umuntu ushaka no kumwiba abandi bahanzi bose ngo biyizire muri Death Row. P Diddy arangije afata ijambo nyuma ya Suge Knight muri iyo award. Ni ngiye mu executive producer mu kanya batutse cyangwa se bavuzeho, batanzeho comment. P Diddy yesa aravuga ngo nubwo babiciye ku ruhande ariko ni ngiyewe Suge Knight yavugaga. Gusa bitandukaniye n'uburyo abandi bantu babibona, ngiyewe aho nandukaniye n'abamvuze, ngiyewe nterwa ishema na Dr. Dre, nterwa ishema na Death Row, nterwa ishema n'ibyo Suge Knight amaze kugeraho. Umva amagambo, ngiye ndi umwirabura rwose uri positive, ngiye nkora umuziki udushyira hamwe, ntago nkora umuziki udutandukanya. East Coast na West Coast izo ntambara zabo zigomba guhagarara. Muhe amashyi abaturuka muri East Coast, muhe n'amashyi abaturutse muri West Coast batsinzira ijoro. One love. Uwo ni P Diddy. P Diddy ariko uramwumva ati twe turi positive man. Suge Knight yaramushotoye amutukira kuri stage, azingararakara. P Diddy azi imbere y'imbaga y'abantu aravuga ati ngiye icyo nshaka n'urukundo, tube positive, dukora umuziki wubaka utadutandukanya, tuba abantu beza,
dutahiriza umugozi umwe. Anavuga ko aterwa ishema noneho n'abahanzi bo muri Death Row barimo ba Dr. Dre. P Diddy yazaga imbere y'abantu akagaragaza imbaraga, akagaragaza ko ari positive, mbega ari umuntu mwiza nta shyari, akigaragaza nk'umuntu uri cool, ariko akagira uruhande atajyaga yereka abantu rw'ubugome rwabaga rwamubabaje. Ibyo bintu byamubayeho byose yabiprosesingaga mu buryo butandukanye n'ubw'abandi. Mbega ikintu wamukoreraga yarabanzaga akagenda akagitekerezaho gahoro gahoro, akibuka noneho buri kantu kose wamuvuzeho kamubabaje, kandi mu bantu yerekanye ko rwose katamubabaje. Urukundo turwiye kurushyira imbere, nta mpamvu y'urwango, tugomba kuba positive. Ariko akajya mu gikari ngo akibuka akantu kose kabi wamuvuze, akagatekereza hatuje acecetse. Abo bantu ngira ngo ujye ubabona, ugasanga hari umuntu mu mbaga araza akagutuka, wajya kumusubiza mu mbaga ukavuga ati ntari ibintu urukundo, nta mutima mubi, twe turi positive, ndamukunda rwose nubwo wenda we yavuze gutya, ariko nta mutima mubi, ngiye mwifuriza ibyiza. Umuntu akaza akabwira abantu gutyo, abantu nabo bakajya muri comment ati dore umwana mwiza n'uriya nta n'umutima mubi agira, tugukundira umutima wawe. Ariko uwo muntu akagenda akicaraga tekereza ku byo wamuvuze byose, agapanga uburyo agomba kwihorera bucece, kandi abantu bakaguma bazi ko ari we muntu mwiza. Ahubwo wa wundi uza akavugira ku karubanda bakavuga ngo ni we muntu mubi. P Diddy niko yabigenzaga. Bamusebereje muri New York ba Suge Knight, bamusebereza mu mujyi we muri awadi zabo zabereye New York. Araceceka, araza agaragaza urukundo, ariko arababara. Baba bakumenyereye, bakinira ku byagezweho kandi gahunda ni ugusigasira ibyagezweho. Njya mbona utwana tuza kumenyera ibyagezweho. Barakwereka hashize ibyumweru birindwi ziriya awadi zibaye. Mbere yuko nsinya muri Bad Boy, uyu ni uwitwa Mark Curry, yabaye umuhanzi wa Bad Boy. Nabanje kuba umukozi ukora ku muryango wa club bitaga ngo ni Platinum. Iyo club bayitaga ngo ni Platinum. Buri wa gatanu habaga ibirori bya Bad Boy. P Diddy yaryaga show, P Diddy arya show. Niko yakuze mu rugo bamutoza, mu rugo rwa mama we yakuze nabikubwiye, harimo stage babyina barya show. P Diddy rero ni umunyabirori. P Diddy buri wa gatanu yateguraga ikirori cya Bad Boy kikabera muri club bitaga Platinum. Nanjye buri wa gatanu ngira ibirori ntegura ahantu by'abantu bo muri Rock Entertainment, tuba twibereye buriya muri ka kabari kagezweho bita Touchdown hano Kicukiro, mujye muba muhari. Ijoro rimwe twagiye kubona tubona Suge Knight aje azanye n'inshuti ye magara bitaga ngo ni Jake. Nari ndi ku muryango ndi kuhakora, Suge Knight yaje avuga ngo Puff Daddy ari he, kuko P Diddy yari afite ingeso yo gutereta amahabara y'abandi bagabo. Buri abagabo bagira abagore bakagira n'uduside chicks, tundi dukobwa nyine two ku ruhande abakundana natwo, ugasanga harimo nka kamwe akunda. Utwo rero natwo abo bagabo baba badukunda, ntabwo bashaka umuntu dutereta. P Diddy rero utwo dukobwa yari afite ingeso yo kuza kudutereta, kandi abizi ko hari agaside chick kawe ariko agashaka kuza kugatereta. Impamvu Suge Knight uwo munsi yaje muri club aje guhiga P Diddy ni ukubera ko P Diddy yari yaratangiye gutereta agakobwa kikundaniraga mu ibanga na Suge Knight kabaga muri Atlanta. Ndabyibuka P Diddy yarambwiye ngo ngende mbikuze $50,000 kuri konti yacu, ngo ngende ngura umukufe wa diama wo kugira ngo tubashe kuteretesha agakobwa kagasheri ka Suge Knight. Uri kumva? Ariko P Diddy ni ukuvuga ngo iyi ngeso arayifite kuva kera, kuba umuntu basa nk'abahanganye akahita atangira gutereta abasheri bawe kugira ngo aryamane nabo akwemeze. P Diddy yongese arayigira. Suge Knight niyasebeje P Diddy muri The Source Award za hip hop. P Diddy avuga ati ngomba gutangira gutereta sheri wawe kugira ngo nkwemeze. P Diddy agura umukufi wa diama $50,000. Uwo mukobwa iyo Suge Knight yajyaga muri Atlanta niwe bakundanaga. P Diddy aravuga ati uwo mukobwa nanjye ngomba kumutereta kugira ngo nihimure kuri Suge Knight. Hakubona bahanze bo muri Amerika, bino biraro byo muri Amerika byarahumuye. Iyo murakaje ugomba gushaka ukuntu aryamana na sheri wawe kugira ngo aruhure umutima. Mbega imiruhurire y'umutima. Kandi kwiga no kwigana bwo filime bikomeje, ntimuzamere nk'aba bantu rwose mu babana beza. Umupolisi wa nyawe yaje yambaye uniform, arangije barabasohora. Suge Knight na Jake babasohoye muri club. P Diddy ariko uramwumva, Suge Knight yazanye na Jake baje muri club ngo kureba P Diddy. Umupolisi nyamupolisi arabasohora, musohoke mugende. P Diddy afite ukuntu yakoranaga n'abapolisi akabaha n'amafaranga ku buryo nta muntu waza amumenyera. Babasohoye muri club Suge Knight, hari umwofisiye iyo yabaga avuye mu kazi yarazaga rwose akaba ari aho hafi akorera P Diddy. P Diddy abonye basohoye Suge Knight ndetse na mushuti we, arangije nawe arabakurikira, bose bajya hanze. Ubwo P Diddy yari ari gusa nk'utongana na Suge Knight bari hanze n'inshuti ya Suge Knight, hari umugabo waturutse hirya akaboko kamwe yagahisha inyuma akora pistoli. Iyo pistoli arangije ayishyira ku nshuti ya Suge Knight bitaga Jake. Suge Knight yagiraga inshuti ye magara bitaga Jake. Suge Knight
ari kumwe na P Diddy n'inshuti ye bita Jack, bari gutongana hanze baganira. Hari umugabo waturutse hirya afite pistol ye yishe inyuma, ahita ayitunga ya nshuti ya Suge Knight, ayimutunga gutya. Arangije atunga imbunda Jack, arahindukira areba Suge Knight, akurura imbarutso arasa inshuti ya Suge Knight, yamurashe inshuro 5. Jack nuko yapfuye inshuti magara ya Suge. Suge Knight yese afata P Diddy mu ijosi aramuniga, amwikinga inyuma. Wamwicanye ufite imbunda yashaka kurasa Suge Knight akajya atambika P Diddy gutya. Mwicanye yaca hirya, Suge Knight akatambika P Diddy. Mu yandi magambo akajya abwira umwicanyi ngo nundasa urarasa P Diddy kandi urabizi ni akagabo gatonya ugereranije na Suge Knight ukuntu yanganaga icyo gihe ari ikijiya. Suge Knight yaramufasha mushyira muri catch. Umwicanyi wari ufite imbunda yajya kurasa Suge Knight, yaramaze kurasa inshuti ya Suge Knight akajya atambika ku kagabo, akajya atambika ka P Diddy, atambika ka P Diddy kugira ngo abe ariko barasa. Uri kumva icyo kintu? Ariko umwicanyi mu yandi magambo ntiyifuzaga kurasa P Diddy, yifuzaga kurasa Suge Knight. Azira iki? Kuba yaramenyereye P Diddy muri awadi. P Diddy muri awadi agahaguruka akavuga ngo ibintu byose ni urukundo, Suge Knight ntari twese dukore dutera imbere, dukora umuziki wubaka pana usenya. Mwitondera abantu bivugisha utwo tugambo. Niko P Diddy yavugaga, akahita aca inyuma agashyiraho abicanyi ngo bakwice kuko wamumenyereye mu bantu. Ariko gute ubundi ujya kuvuga umuntu wakoze hit ufite n'amafaranga ye mu bantu ukamuvuga nabi? Njye buramba mbona abantu munatinyuka bazabica. Suge Knight isaho kantu yazize gusa ko kuvuga ngo P Diddy aribonekeza byina muri video z'abantu, inshuti ye yise yicwa. Buriya bintu mujye kuvuga, mujye mwitondera abantu bafite amafaranga, bafite na hit, muvuga abandi bantu. Umukene arapfa. P Diddy abonye byakomeye yabwiye uwo muntu ufite imbunda, akajya abwira Suge Knight ngo biraza kumera sawa. Ubwo P Diddy bamunize bari kumushyira imbere y'umuntu ufite imbunda. Suge Knight abaza P Diddy ngo nibici uri kuvuga ngo biri bumere neza? Genda ubwire mama wawe ko biri bumere neza, genda ubwire abana bawe ko biri bumere neza. Niyo magambo P Diddy yavuze. Wamwicanye ahita yirukanka n'imbunda, atarashe n'umwe muri bo. Ambulance yaraje itwara inshuti ya Suge Knight bitaga Jack kwa muganga. Nyuma y'iminsi birarapfa. Ubundi ubwo rero nibwo beef ya East Coast na West Coast intambara yabo yatangiye noneho byeruye. Mu mwaka w'1994 Tupac yavuye mu bitaro, yarashwe ariko ava mu bitaro n'ubundi ari kuregwa ibirego by'uko hari umuntu yasambanyije. Wenda ibingibi muri iyi documentary ntago muri buze kubibonamo icyo yashinjwaga, ariko Tupac buriya wa munsi bamurasira kuri ya studio yagiye gukorana indirimbo n'abantu bo muri Bad Boys muri Quad Studio kuri 7th Avenue. Ahantu hose buriya P Diddy nako uwo Tupac baramurashe ajya mu bitaro, ariko yisezerera mu bitaro aravuga ngo ngomba kujya mu rukiko kuburana. Hari ikirego yari ari gushinjwa cyo guhohotera umukobwa yashinjwa guhohotera. Ni umukobwa wari wamuhaye ngo baryamane, ariko amaze ngo kuryamana Tupac asohoka, we yari yaryamaniye n'uwo mukobwa arigendera. Inshuti ze rero zihita zinjira muri cya cyumba harimo umukobwa, nazo ziryamana n'uwo mukobwa. Umukobwa ararakara aravuga ngo Tupac yantanzemo pase, yanteje inshuti ze zose ngo zimfate ku ngufu, kandi ari we wenyine nari nemereye guha. Icyo nicyo kirego hano bari kuvuga, ariko hano ntabwo uri bukibone muri documentary kuko babazi ko abantu bose icyo cyo bakizi. Ikirego Tupac yashinjwaga, Tupac yarabihakanye avuga ko ibyo bintu atabikora, yarezwe n'umugore, atahotera umugore, ahubwo yakoze ibyo yakoraga akigendera kuko yari afite ibindi agiyemo. Inshuti ze zikipanga akazi, kandi inshuti ze zaje kubyemeza nyuma ziravuga ngo ntago Tupac twari turi ku isiri ryo gukora collabo, ryo gukora All Star. Atoya, ntago yari All Star pe, twe twipanze akazi, ntago twari ku isiri na Pac ararengana. Ubwo Pac yaraswaga muri Quad Studio yari afite ikirego cyo gufata ku ngufu. Icyo gihe baramushinjaga, ajya mu rukiko, ibirego byari bikomeye babimuhanaguyeho, ariko hari ikirego bamusizeho kimwe aragifungirwa, afungirwa yitwa Dannemora. Ubwo yari ari muri gereza rero Tupac. Ubwo mu yandi magambo hano rero ndagira ngo wumve ikintu kimwe, impamvu bino birego bibiri bahise babihuza. Kano kantu Tupac yarikoranaga, araraswa yagiye gukorana na Bad Boy, ajyanwa ikirego kiramuhama, ariko bamuhanaguyeho ibyaha byari kumufungisha imyaka myinshi, bamusigira utwaha dutonya twamufungisha igihe gito, ajyanwa muri gereza. Ubwo abaye umwanzi wande wa Bad Boy, kuko Bad Boy ari kushinja ko bandashe nagiye kuyisura. Ku rundi ruhande hari undi mwanzi nanone wa Bad Boy witwa Suge Knight, udakorana na Tupac. Suge Knight urukwe ukorana na Taduri ba Snoop Dogg n'abandi bahanzi benshi barimo ba MC Hammer n'abandi. Tupac akijya muri gereza amaze kurokoka y'amasasu yarasiwe kuri ya studio bita Quad Studio. Uyu ni mubyara wa Tupac uri kutubwira ati abitwa ngo ni Bad Boys nabo bakorana cyangwa bafite aho bahuriye, bose bahise baba nemesis biwe, babaye abanzi be ruharwa. Narindi muri gereza mwana, iri nijwi rya Tupac, numva abantu muri gereza bari kujya bambwira ngo mwana ngo ntago bizi
Notorious B.I.G yohereje abasore be ngo bakurase ngo kuko ngo birirwa babivuga muri burage. Baramuhamagaye kuri telefone Tupac ari muri gereza baramubwira ngo ubwo waraswaga Notorious yirirwa yigamba ngo niwe wohereje abantu ngo bakurase. Ayo makimbirane rero Tupac yaramaze kugirana n'ubundi na Bad Boys, yari akeneye umuntu ukomeye wamurinda, umuntu ukomeye munini wamurwanaho bigoranye. Noneho bihurirana nuko Suge Knight afitanye beef na Puff Daddy, yuko Puff Daddy ariwe wohereje umwicanyi akarasa inshuti ye magara. Suge Knight rero yese akoresha system ivuga ngo umwanzi w'umwanzi wanjye ni inshuti yanjye. Suge Knight yese avuga ngo P Diddy twagiranye ikibazo, yarashe inshuti yanjye, nanjye yabuze gato nga ndashishe, kubw'iyo mpamvu afitanye ikibazo n'umuhanzi utwika w'umusazi bita Tupac. Reka njye gusura umuhanzi muri gereza bita Tupac, duhuze imbaraga turwanye Bad Boy, turwanye P Diddy. Ati cyabaye nuko nahise mbwira Suge Knight ngo ngira captain ninjire mu rugamba rwawe, ndamubwira ngo nkura muri gereza ubundi nze turwanye P Diddy na Bad Boy. Ayo ni amagambo Tupac yabwiye Suge Knight umukire wari umusuye muri gereza. Nkura muri gereza nze muri famille Bad Boy tuyisenye. Mbere na mbere Suge Knight muri gereza yise abanza asinyisha Tupac nk'umuhanzi, amuha kontra yo kujya amubera umuhanzi. Yamusinyishije ari muri gereza yo muri New York kuko Tupac yari yarabuze miliyoni yamufungura, miliyoni y'idolari. Muri Amerika nyine biriya bintu bibaho, hari icyaha uri gushinjwa wakagombye gufungwa imyaka 2, imyaka 3, umwaka umwe, ariko mategeko akavuga ati uramutse ufite miliyoni y'idolari wayitanga ukabusohotse rwose ukaburi hanze, ayo mafaranga akaba yubaka igihugu. Ubundi se kugufunga hano biraza kutwubakira ikihe gihugu? Cyane cyane ubona atari bya byaha nyine bikabije cyane. Niyo mafaranga rero uyu nguyu yagombaga gutanga. Kwibutsa ko P Diddy ejo bundi we bajya kumufunga yatanze miliyoni 50 ngarekurwe, bakamubwira ati wapi, ibyaha byawe biteye isoni. Uyu rero Suge Knight yahise abwira Tupac ati rero nimba leta iri kugusaba miliyoni aho kugira ngo ufungue iyo myinsi yose, iyo myaka yose, ngiye kugutangira miliyoni y'idolari, wituza twigire muri rebo tujye gukora umuziki turwanye Bad Boy. Mu 1995 byarabaye ibyo ngibyo. Tupac Suge Knight yamwishyura amafaranga mukura muri gereza, ahita amutegura n'ikirori muri ikaze Tupac. Ni Suge Knight ngo yitaga kuba hanzi be ntabwo yari ingona nubwo babonaga ari ikiraro. Tupac Shakur yasohotse muri gereza ahita asohora album bita All Eyes on Me. Iyo album yahise iba iya mbere kuri Billboard chart Tupac akiva muri gereza. Dore rebo ukuntu yari isigaye ihagaze, urebe yavuye muri gereza ahita asohora album bita iya mbere ayikoreye muri Death Row. Dore rebo yari irimo ibigabo by'ibirara gusa byarakaye. Man, ubwo Tupac yaje nta muntu umwe waduhagarika mwana. Uwo ni Snoop Dogg icyo gihe yakoraga muri rebo imwe n'ubundi na Pac bari inshuti. Ayahise akora concert akiva muri gereza. Tupac yarashotoranaga hano, ubundi Notorious na Suge Knight yarahisemo neza kuba wanga P Diddy ugafata umwanzi ne wanga P Diddy nka Tupac ubundi ukamushyira imbere ngo bari abantu bantukiri. Tupac yari umusazi, ngira ngo uramwumva ari kuri stage. Ubwo busore bwita Bad Boy ndamubwira ngo bwose burakijyaho. Twaje hano muri East Coast kugira ngo tubagaragarize ko ntabwo badufite, kugira ngo dukureho guverinoma yaririho yiyita ngo Bad Boy umwanda, byose tubikureho. Tugiye kubazanira guverinoma nshya, ya guverinoma izagaburira buri muntu wese wo muri New York. Hano bari kwamamaza ishami bari bagiye gufungura rya Death Row muri New York, bavuga bati iyo guverinoma yaririho yicishaga abantu inzara. Ubwo nyine yabicishaga inzara mu buryo bw'umuziki. Guverinoma yaririho ubwo ni Bad Boy, uyu ni Tupac. Tuzanye guverinoma nshya yitwa Death Row, tuje gukuraho guverinoma yicisha abaturage inzara yitwa Bad Boy y'umwanda. Uramwumva ariko Shani yararakaye akora ibintu byose, akajya abwira Big akamujya mu matwe akamubwira ati rakaramani nawe ubasubize gute Tupac atwibasira kuki utamusubiza. Akajya ambwira ati batwatatse. Ngiye buri gihe ndibwira nifunga umunwa rata Big. Tupac yagerageje kurakara, P Diddy akajya abwira Notorious ngo basubize nawe nk'umuhanzi, basubize rakara nawe Tupac ujye umusubiza. Ariko Notorious B.I.G akavuga ngo mu mutwe nahoraga nibwira ngo icecekere, urwo rwango bagufitiye wirugaburira ngo rube rinini kurusha, icyo byakora ni ukuzamura amakimbirane. Notorious B.I.G nigeze yifuza kuba umwanzi wa Tupac na rimwe. Ibyago n'ibitutsi byaturukaga muri West Coast, Notorious B.I.G akanga kubasubiza agaceceka, kuko yarazi aho Tupac yamukuye, yarazi inama Tupac yamuhaye, yaramuzi nk'inshuti, ntiyifuzaga guhangana. Ubwo Tupac yari ari gukora album yitwa All Eyes on Me, uyu ni mubyara wa Tupac arabizi, yaraduhamagaye iryo joro. Ndagira ngo umva amagambo, uyu ni mubyara wa Tupac ngo Tupac ubwo yamaraga gukora album yitwa All Eyes on Me, ngo Tupac yaraduhamagaye twese aratubwira ngo maze kurongora Faith Evans mu kanya. Ibyo bintu byarabaye. Faith Evans akaba nde? Akaba umugore wa Notorious B.I.G. Kwa kundi nyine P Diddy Tupac yarabagara ati abasa
mvuye muzi ibintu mvuye gukora, mvuye kurongora umugore w'umwanzi, mvuye kurongora Faith Evans. Big yari afite umugore mwiza, Faith Evans yari mwiza, umugore wa Big. Turavuga ngo iki ari nabyo yashyize muri iyi ndirimbo uri kumva bita itangira n'ubundi avuga ati ibyo byose ari nabyo aririmbamo hariya ati wita umuplayer ariko narongoye umugore wawe. Hano yabwiraga Notorious B.I.G. Faith Evans yagerageje kujya mu itangazamakuru arabihakana, dore nguyu biriya ntago ari byo, Big ni umugore ni umugabo wanjye, nziye no kuzamubyarira barambeshyera, ariko ntago ari ukubeshya, bino bintu byarabaye. Abagore nabo baradusebya, ibaza umuntu n'umwanzi wawe ugize gutyo ugiye guha umwanzi we sha. Umwanzi yise abishyira mu ndirimbo ni Tupac, yanze kubicicika. Tupac abakobwa baramukundaga, Tupac kugira ngo umve ukuntu abakobwa bamukundaga yararenze na ba Madonna hajyaga hashya, kugeza aho anabakatiye ubwo akajya bakatira, kandi abo bantu ntago babagaho, nyine ni nko gukatira ba Beyonce, nako ba Beyonce n'abana ntanswe Faith Evans. Ibyo bintu byatumaga P.D.D buri munsi ashyira igitutu rero kuri Big kutamusubiza, ariko kuki utajya usubiza Pac. Big yari umuhanga kuba yakwandika indirimbo, kuba yaririmba ibintu bya hatari nawe akagusubiza muri bifu, kuko abantu benshi banavuga bundi ko mu buryo bwa gihanzi uyu muntu bita Big cyangwa se Notorious B.I.G ari umuhanga mu bintu by'imiririmbire cyangwa se by'abahanzi simbizi kurusha n'ubundi Tupac, niko abantu benshi babivuga barabibona. Ariko ku buryo nawe yari gusubiza nyine Tupac, ariko ngo Big ntiyigeze yifuza gusubiza Tupac. Yahoraga ku gitutu cya Sean, ubwo ni Sean Combs P.D.D, amubwira ati wamusubije. Tupac yarandakaje, arabizi ari gukwirakwiza ibihuha, atekereza ko ari twe twamuteza agatego ngo bamurase kuri Quad Studio. Umva ibibazo byose, amakimbirane ya East Coast na West Coast ni amakimbirane yahimbwe n'umuntu, kuko ubundi mbere ukuntu byahoze abahanzi muri East Coast baradusuraga natwe tukabasura, byari sawa, kandi koko nibyo. Pac yo yazaga muri East, yazaga kureba ba Big, bagasangira hagashya, bagasangira ibiyobyabwenge byabo, mbega ubona nta mutima mubi. Ariko dore aho byarangiriye, ariko byaje kuba ibyago, abantu bakajya batukana, ngo uwo muri West Coast uwo muri East Coast bagatukana. Reba ibyabaye, byakurikiye ni ibiki? Gukora ibintu byo ku muhanda, nari umurara wo ku muhanda, ariko uyu munsi uyu nguyu ni umuntu bita ngo ni D1. Uyu musaza mubone gutya yahoze ari umumambure bitwa ngo ni Mansfield Crips, nabaga muri Mansfield Gangster Crips, ubundi haba bitwa ngo naba Crips n'aba Bloods. Icyo gihe niyo makimbirane ya mbere yabayeho mabi cyane, yamaze abantu ku buryo byageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakanavuga ngo bino bintu biteye ubwoba, ano matsinda y'amabanda bitwa Blood n'aba Crips. Noneho nabikozeho n'ikiganiro kiri kuri YouTube cano, muze gusubira inyuma mu kirebe. Noneho ngikora mbere yo kwikoza hariya ngo njye kureba ibyo ari byo, menye n'uburyo ki n'amayeri yagiye akoreshwa. Ariko uyu munsi wa none naganire n'idini ry'abascientology kuri YouTube channel, no tuzahurira tuzagenda tureba bino byose n'ukuntu byagiye bigenda, mbaha n'amavideo ntarabaha n'ibimenyetso. Mwemera mubonye abana muri Los Angeles barapfaga amanywa n'ijoro, mugende mukore subscribe kuri ya YouTube channel yanyu. Abambara ubururu ngo naba Crips, abambara umutuku ngo naba Bloods, abantu busanga muri quartier ari uko bambaye. None se mwebwe mwari mu mabandi, mu gatsiko k'amabandi k'aba Crips, mwigeze murinda mutanga umutekano kuri Sean Combs P.D.D, kandi Christopher Wallace niwe yari inshuti yacu. Christopher Wallace ubwo ni Big, urumva twarasohokanaga nk'inshuti, ni umusaza kandi inshuti zacu turazirinda. Urkumva ari kumurara n'ubwo ashaje n'ururara. Baramubaza ngo se ngo P.D.D yarabakoreshaga ngo mumurindire umutekano, ngo nyine ngo Notorious B.I.G ari inshuti yacu, kandi inshuti murasohokana, kandi inshuti tuzirindira umutekano wazo. Bari babizi ko ari abantu bacu dukorana, bari babizi ko ugiranye beef n'abashuti bacu nka Christopher Wallace, natwe ubugiranye beef natwe. Umva urusaza ariko kandi yakabaye nka sogokuru w'abana. Mbega no kuvuga ngo abantu bo muri Death Row bari babizi ko ugiranye beef n'inshuti yacu, natwe ubugiranye natwe beef. Uyu musaza ni wo kuvuga kugira Christopher Wallace yari inshuti yacu. Dore D1 nguyu kera yabaga ari kumwe na P.D.D, kagatsiko k'amabandi yo ku muhanda bitwa ngo naba Crips babicanye. P.D.D yarabakoreshaga bakamurinda. Wigeze ukodesha itsinda ry'aba Crips ngo rize ririnde umutekano wa Bad Boys? Ntago twigeze duhayaringa aba Crips cyangwa utundi dutsiko tw'amabandi ngo baturindire umutekano. Ibyo bintu nta bwenge bwa burimo, guhakaza amatsinda y'amabandi ngo bakurinde. Hari undi witwaga ngo ni Zip, yari inshuti cyane rwose. Zip yari inshuti, wo bita ngo ni Von Zip, yari inshuti ya P.D.D. Zip yari umuntu urenze mu gucuruza ibiyobyabwenge muri Harlem, muri New York. Ariko P.D.D akajya mbeshya ngo ni onkere we,
umva ukuntu Didi yabeshyaga urugabo ni drug lord ariko P yakubeshya ngo uriya ni onkere wanjye ngaziranye na Janice mama we ngo kuva kera kumba ashobora kuba yaranaziranye na papa we. Didi yari afitanye umubano wihariye n'abacrips bo muri Southside ndetse akanagirana umubano n'abandi ba Mansfield Crips. Shani yarambwira ngo zipa zaturinda mu gihe tuzaba tusubiye muri LA ndetse mu gihe dufitanye beef na Suge Knight kandi Suge Knight yari Bloods. Suge Knight we nagabe hakana yari umurara yabarizwaga muri ririya tsinda ry'aba Bloods muri hari imyaka yageze muri Amerika buri muntu kuri block akaba agomba kuba afite itsinda barizwamo kubw'umutekano. Niyo waba uri umunyeshuri nyine ukaba uvuga ati ngomba kuba basi mbarizwa mu ba Blood cyangwa aba Crips ndi umwana nta nubwo ari ukuvuga ngo hari ikibi ugamije kugira basi ufite umutekano hagira abantu bawukurindira nawe ukabinjiramo. Suge Knight yabarizwaga mu ba Bloods ino bambaraga umutuku babandi bambara amabanda n'umutuku n'ibiki byose n'abafite n'amasinyari y'intoki bakoraga. Noneho PDD nawe itavuga ati natwe rero tugomba gukodesha aba Crips kuko bangana n'aba Bloods. Abo bose n'ubundi babaga muri Los Angeles cyangwa se muri West Coast n'ubundi California. Ubwo twari turi ahantu turi kugenda abantu bo muri Death Row baradusimbukiye turi mu iduka. Umuntu wadusimbukiye ashaka kutwiba yaturukaga mu bitwa ngo ni Southside Crips. Uri kubivuga n'uwo muri Death Row. Hari umuntu washatse kudusimbukira ndi kumwe na Tupac ngo yibe umukufe wacu wa Death Row. Death Row bagiraga imikufe yabo bambaraga yari yarakoreshejwe na boss wabo. Iyi mikufe kandi kabisobanuye ni nk'iranga muntu yabo. Ni itegeko ryatanzwe na PDD kuva muri Bad Boy. Nakamenyero kuba wambaye umukufe cyabaga ari igisebo. Bano baraperi bano bahanzi bo hanze bagira imikufe yabo ibizwi ku buryo umuntu yo mufitanye beef ashobora kohereza umurara ngo genda unyibire umukufe uriya muntu dufitanye beef uriya muraperi umukufe barawuzi urabizi imikufe yabo barayimurika nyibira uriya mukufe wunzanire kuzana uwo mukufe bakawushyira mu biganza by'umuntu mufitanye beef ni ikintu cy'igisebo bugize mu mateka yaba abantu by'ibintu byabo by'imihanda n'ubugegera bwabo n'amabandi simba mbizi. Icyo gihe nyine ubusebye umuntu abakurangije biba bigaragaye ko rwose uciriritse umuntu agufite nimba umuntu ashobora kuza akagukuramo umukufe. PDD rero yatanze itegeko ngo abwira aba Crips bo muri Southside arabwira ngo mugende munyibira umukufe wa Death Row. Umukufe wanditseho Death Row mwawiba Pac mwawiba Dr. Dre mwawiba Suge Knight sinzi uwo muwiba ariko munzanira uriya mukufe. Ryari itegeko twashakaga umukufe wo muri Death Row. PDD yari yatanze itegeko ngo bawuzane. Iryo joro rero ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9 mu 1996 hashize amezi 3 PDD atanze itegeko ngo bazibe umukufe. Nibwo noneho haje kuba umurwano wa Iron Mike Tyson. Iryo joro abantu bose babonye icyo bashakaga. Abantu bari baje kureba umurwano wa Mike Tyson. Mike Tyson uwo munsi yahise akubita umuntu barwanaga mu kubita kawo n'umurwano utaratinze. Mike Tyson akaba inshuti ya Tupac cyane. Tupac yari yaje kureba uwo murwano. Menya hari kuko twari tuvuye kureba umurwano wa Mike Tyson ariyo mpamvu natwe iryo joro twisanze mu bibazo. Ayo ni amagambo yavuzwe nande na Suge Knight. Kuko iyo uvuga kureba Mike Tyson umurwano warwana nawe wasohokaga wabyimbye wumva warwana. Ndagira ngo wumva amagambo neza. Uyu ni Suge Knight wabitubwiye ngo bari bavuye kuri umurwano wa Mike Tyson. Ngiyo uvuga kuri umurwano wa Mike Tyson watahaga nawe wumva bayije ushaka kurwana. Umva ko kantu neza witonze. Suge Knight na Tupac basohotse nabo bumva bashaka kurwana nka kumwe natwe kera twafaga kureba filime zikubita z'inshaurine ukumva wabaye umushaurine ukumva wamenye Taichi. Nabo basohotse kureba Mike Tyson arwana bumva nabo baba naha basohotse muri hoteli baza bumva barwane abantu bonye kofa mukubise man. Twagarutse dore Tupac amasho bamufashe umuntu turi mu nzira tugenda hari umuntu kare nigeze kubabwira rero gerageze kudushapura umukufi wa Death Row araduhusha ni yawo twiba. Suge Knight arangije yongorera Tupac ngo dore cya kigoryi cyashatse kutwibira umukufi wa Death Row kare. Tupac arakibona kuri lobby ya hotel hari habereye umurwano. We Tupac ahita avuga Tupac ubwavuye kuri imirwano arumva nashaka kurwana bamutungiye agatoki umuntu ugeze gushaka kubiba umukufe kare. Tupac yahise arakara dore amashusho yanyo yafashwe uwo munsi. Wari wagerageje kwiba uwo mukufe ni uwitwa Orlando Anderson uva muri Southside Crips. Orlando Anderson abantu twagiye tubana mu filime nasobanuye kera abantu twagiye tubana mu biganiro mbakorera kuri YouTube channel. Orlando Anderson iryo zina muba murizi. Ati Tupac bamweretse wari wagerageje kumwiba umukufe. Wari wagerageje kumwiba umukufe bamwita Orlando Anderson. Orlando Anderson akagira ahuriye na Puff Daddy kuko Orlando Anderson nimba bamubitwa ngo ni Southside Crip bivuze ngo niba abantu bari barakodeshejwe na PDD kugira ngo nibazajya bajya muri California bagiye bafite itsinda ribarinda risanzwe rihanganye n'aba Blood aribo Suge Knight barizwamo. Tupac yatatse Orlando Anderson aramukubita. Tupac yakubise umusore w'umusazi shawe. Dore amavideo yafashwe Tupac n'abasore be bagukubitiye Orlando Anderson bahita basohoka muri hoteli bihuse cyane urabona ariko bano bagabo n'abarara. Tupac yabonye umuntu washatse kumwiba umukufe dore n'amashusho yafashwe
na kamera muri hoteli utagira ngo ni filime, arangije arakubita umuntu, amaze gukubita umuntu imigeri, dore Tupac imigeri itasohoka nk'umurara wese ari kumwe nande na Suge Knight. Twigendere we na manager bari amabandi, twigendere dutanze isomo. Icyo gihe ibintu byose byari byavuye muri control, nibwo bahise bafata imodoka ngo bigendere. Mu nzira bari kugenda bararashwe, mu nzira bari kugenda, dore ifoto ya nyuma yafashwe Tupac na manager we bavuye gukubita Orlando Anderson, bararashwe bari kugenda bararashwe. Bivugwa ko warashe Tupac ni Orlando Anderson. Tupac Shakur yarashwe kuri wa gatandatu muri iri joro, yarashwe inshuro nyinshi. Tupac bavuga ko yakoze ikosa, yarakubise umusore ngo w'umusazi ukiri muto w'ibandi wo muri ba Crips warakaye, yaramukubitiye mu ruhame, bahise bamukurikira baramurasa. Marion Suge Knight nawe yarari mu ruhande rwo hirya, barashe nawe yarakomeretse. Buriya Suge Knight nawe iryo joro yarashwe ariko ntiyapfuye. Ibyo byatumye Craig Mark wari uri kurambagizwa na rebo yitwa Death Row atayijya magira ubwo baravuga ati ntayo ngiyemo, arabireka kandi yari rebo izaduha amafaranga, ariko yarabyanze aravuga ati ntago ngiye kwiteranya na manager wanjye Puff Daddy, ibyo akoreye Tupac ndabibonye. Banyita Tabita, MTV News. Umuraperi wamamaye cyane Tupac yapfiriye Las Vegas, arashwe amasasu menshi. Nari ndi muri gereza ubwo yaraswaga. Muri gereza abantu benshi baserebuye urupfu rwa Paka. Uyu ni mubyara we. Hako bano bantu imiryango ibimeze ite? Uyu ni mubyara wa Tupac uri kuduha ubuhamya, ariko ari kutubwira ubwo Tupac yaraswaga nari ndi muri gereza, nka kwa kundi nyine nawe butera abantu story. Ubwo ibyo bintu byabaga nari ndi muri Uganda, naragiye muri Uganda gakenya kwizanira waragi, nyine wumva ari story zisanzwe. Nimba baraziraga iki bano barahara. Nago yatubwira ubwo icyo yazize. Turakomeza filime. Nshimira ko nta muntu nigeze nica cyangwa nyice, ariko wabuze gato. Polisi ya Las Vegas ivuga ko nta muntu numwe bakeka waba warashiye umuraperi. Nabyo biracyari mu iperereza. Muri iyi myaka muri za 90 kuba umuntu yakurasa uri umwirabura, polisi ntago yabitindagaho, kuko ku munsi hapfaga abantu amagana n'amagana. Abo bantu bapfaga babaga bishwe ngo bazira ngo aba mu ba Blood, ngo aba mu ba Crips, ngo kuko bari mu tugenge dutandukanye barasanye. Rero polisi yageze irabirambirwa bati n'umwirabura urashwe nawe yarari muri aba apu. Ibyo nta mpamvu yo kurirwa bitindaho ngo bakurikirane, ntago babihaga agaciro. Niyo mpamvu bakubwira ngo Tupac yarapfuye, polisi iravuga ngo nta muntu numwe dukeka wari ufite impamvu zo kuba yamwica bikarangiriraho. Mu mwaka wa 2010 PDD baramutumiye kuri televiziyo baramubaza ngo wabuze umuntu uri inyuma y'urupfu rwa Tupac Shakur. Ntawe nzi. Uyu bakoranye na Shani cyangwa se bakoranye na PDD, dore nguyu. Ubu ngubu maze gukura nibwo ntekereza mu bwonko bwanjye nabikurura nkasanga Puff Daddy afite uruhare mu rupfu rwa Tupac. Mu mwaka wa 2006 bamaye akazi, uyu ni umupolisi wa LAPD, Los Angeles Police Department. Bamaye akazi ko kugira ngo nkurikirane ibirego by'abantu bapfuye ariko ababishe ntibamenyekane. Muri ibyo birego harimo n'ikirego cya Tupac. Abatanga buhamya bose nacagaho ngo bampa amakuru tumenye ukuntu Tupac yishwe, bangaga ko mu buhamya, kuko bano bantu bo ku muhanda bagira kode bagenderaho ngo nta gukorana n'inzego, ngo buri snitch niyo wabuze umuntu wishe umuntu ntago wamuvuga. Mana agarakaza kanjye gusinicinga umuntu, je nta muntu numwe nakwigira nsinicinga. Ariko uri kumva izo kode bano bararaba ku muhanda baba bafite. Uyu ni Suge Knight ubivuga, bishe umuhanzi we azo wamwishe, ariko ntagashaka kumuvuga. Ntago gute se njya kubwira leta ngo umuntu wishe umuntu, mubwira gute ahubwo ko nanjye nabyigiramo nkabyikemurira. Nizo kode baba bafite, kuko kuvuga ngo uzuwa kwiciye umuntu aho kugira ngo nawe umwice cyangwa se urebe ubundi buhemu mukorera, ahubwo ngo ugiye kumurega kuri leta cyangwa kuri polisi ngo buri snitch, ngo buri idage. Niyo mpamvu hano Suge Knight hano mwumvisha kubwira ngo nta muntu numwe nasinicinga. Niyo yaba nyine ari Didi mbizi kare wishe umuhanzi wanjye, nta kintu ntago najya kumuteza leta. Twatangiye gukurikirana ikirego noneho cyitwa Keef D, kuko niwe muntu watangaga amategeko mu ba Crips ba Southside, niwe wategekaga ngo mwicuyu cyamukora ibi nibi. Keef D ubu tuvugana nkwibutsa ari muri gereza afunzwe azira ibyaha birimo kuba ashinjwa kwica Tupac. Uyu ni umupolisi uri kutubwira ati twaje gukusanya ikirego gishinja Keef D cy'ibiyobyabwenge, kuko yari we muntu w'umunyabiyobyabwenge wari urenze cyane, wari uyoboye muri gang. Noneho uwo twakekaga ko yarashe Tupac, Orlando Anderson, wa undi Tupac ajya gupfa yaramaze gukubita, yari mubyara, yari mwishywa wa boss wa gang, ariwe Keef D. Orlando Anderson akaba umwe muri gang mu bantu bagira urugomo rukomeye, ndetse Tupac akaba yari yarakubise Orlando Anderson. Mana yanjye, umva ibi bintu. Tupac yakubise Orlando Anderson akaba ariwe muntu ugira urugomo rukomeye cyane muri genge yitwa ngo naba Crips yo muri Southside. Noneho yari yakubise bikagerekaho kuba ari umunyarugomo, noneho onkere we akaba ari nawe ukuriye aba Crips muri Southside, ariwe bita Keef D.
nyuma y'umurwano wa Mike Tyson Keith D bivuze ngo yari ari gushaka umuntu nawe yakwica twaramufunze kugira ngo tumuhate ibibazo ku byerekeranye n'urupfu rwa Tupac mu mwaka wa 2006 twaramuhamagaye nibwo twabwiye Keith D ati urashinjwa ibyaha byinshi cyane wagiye ukora mu myaka itandukanye hano ni 2006 n'umupolisi uri kutubwira atari kushobora kuduha amakuru tukaba twakugabanyiriza ibihano cyangwa se weho tukaguhanaguraho ibyaha niko polisi ikora bashobora gusanga ucuruza ibiyobyabwenge bagakubwira ati duha amakuru ye noneho yaburanguraho cyangwa se yabicanyi noneho weho ibyawe tubikubabarire cyase tugufunge ukabaha amakuru tumubwira ko umucamanza mukuru yabyemeye ndetse tumupropose cyitwa ngo ni profession cyo kintu bugabiza amategeko murakize nicyo kintu twapropose Keith D cyitwa profession icyo gihe mu mwaka wa 2008 Keith D bamukoresheje interview bamubaza ibibazo byerekeranye n'urupfu rwa Tupac wapfuye 96 baramuri kodinze banza kumubwira uburenganzira bwe icyitwa profession ni cyagiye umuntu abashinjwe ibyaha bishobora kumufungisha nawe yarabigizemo uruhare ariko tukaba twamubwira tuti weho nubwo nawe wafatanije n'abandi gukora ibi byaha duha makuru yabo weho turaza kukubabarira nubwo nawe wabigizemo uruhare niko leta ikora aho kugira ngo bababure mwese abagizi ba nabi bafatamo umwe bakamukoresha cyitwa ngo ni profession none wo karega abandi ukavuga ati yego twarabikoze twaribye twarishe twakoze ibi nibi niki niki wo gasinicinga bakaguha ubudahangarwa mu gasinya rwose mu rukiko ibyo bintu bubyemerewe weho bakakurekura babandi bandi watanze bakabafunga nibyo bapropose Keith D uwo munsi nabwiye ngo nimumenyere nanjye sinzambamenyera nuko Keith D avuga nigeze kubakorera ikiganiro cye dore nguyu polisi yara muri kodinze reka twumva amajwi ya Keith D byumvuga byo yavuze ko mu byerekeranye n'urupfu rwa Tupac ngo burya ngo PDD yari yarigeze kujyamagara Keith D abimubazaho kenshi ati Tupac twamwica dute ngiye nawe na PDD uyu ni umutangabuhamya uri no muri gereza bamwita Keith D uyu munsi wa none ngiye nawe na Tupac ya nama ari code yatanzwe na polisi nakubwiye ngo iyi documentary ijya gukorwa 50 cent nahatageze uyu mupolisi ari kutubwira ngo dufite amajwi uri kumva nayo polisi yari kodinze Keith D akavuga ngo nahuye na PDD hari ibirori yantumiyemo afite club yari ahitwa Santa Monica ndagenda mura na Puff Daddy kuwa gatanu icyo gihe Puff Daddy yakoranaga n'aba Crips ba Southside ndetse akagira n'abandi bakoranaga bari mu witwa Zip wo muri New York Von Zip uwo Zip rero niwe wo kubera yari umuraro wo muri New York akaba inshuti ya PDD yaje kumuhuza noneho n'uwo muri West Coast cyangwa se muri California witwa Keith D aramubwira ati reka nguhuze n'umuraro wo muri West Coast icyo gihe nibwo batangiye kugirana umubano Keith D na Puff Daddy umva ariko Keith D uburyo yabwiraga mu polisi Zip wo muraro wo muri New York yamuje nako gahungu arambwira ngo ni inshuti yanjye n'umwishwa wanjye ngo yitwa Puff ndabyibuka PDD twabaye inshuti aje muri Santa Monica cyangwa se aje muri California aza kunira imodoka ngayishire muri video ye iyo modoka ni iyihe iyo ni polisi yamubazaga iyo modoka ni iyihe PDD yagutiye agashyira muri video man ni 64 Chevy bayikoresha muri video iyo video polisi ijya no kuyireba video y'indirimbo bita ngo Can You Get With It ya Asha 94 iyi ndirimbo ubona muri iyi video ni y'umugizi wa nabi bita Keith D yatije PDD kugira ngo ajye gushutinga video y'umuhanzi we witwa Asha Raymond Asha mubona nyine mukunda yari umuhanzi wa PDD ni wamuzamuye PDD rega yarakoze nta kintu atakoze mu bijyanye na career muziki yazamuraga abantu kugira ngo wumve umubano PDD yagiranye n'umwicanyo ushinjwa unabyiyemerera umwicanyi wishe Tupac arabyemera akavuga ubari muri gereza ati nge nahawe miliyoni nubwo itigeze itaha na PDD umunsi uzica Tupac iyo mili zataha ariko ntiyigeze itaha niyo mpamvu babuze ukuntu icyo cyaba gishyira kuri Didi kuko baravuga ati nta transaction tubona yakozwe nta mafaranga runaka yigeze ataha ariko urumva ko umwicanyi ubyiyemerera yatizanyaga imodoka na Didi ni video ya nijwi rya Keith D ni video rwose ya Asha Puff Daddy ni umutwaye muri iyo modoka nabatije imodoka yanjye Chevy 64 iyo modoka bayigaruye ni mugoroba mani bana yangije irange bari kubye ayo nama audio yatanzwe na polisi ya Keith D n'ururara barangije mu mafaranga ngo bongere bayitera irange rishyashya kuko agahungu ke kari kayibyinagiye mu mvururara ariko ukuntu baruvuga ubwo umuntu uri kuvuga ni Asha Raymond ngagahungu ke kari kayibyiniyemo imodoka irange rirangirika PDD anyishyura amafaranga nyine imodoka bari bajyanye muri video nteresha irindi irange rishyashya kwa papa warakinzeye Imana ndabyibuka PDD igeze no gukora tour ya BET barangije bamamatike ngo nze kuzana na kuru yanjye turazi icyo gihe twari turi mu cyumba harimo Harry Puff Zip ndetse n'abandi bantu twari kumwe muri Southside arangije rwose aratubwira iki kigabo kivuga nabi arangije rwose aratubwira ngo araduha icyo dushaka cyose Suge Knight na Tupac tuzabakure mu nzira yabivugiye imbere y'abantu PDD yabivugiye imbere y'abantu benshi bari muri icyo cyumba bavuye muri iyo show nabo bagenge bari bavanye muri concert yari yahaye amatike baba Crips ngo yabavugiye mu ruhame PDD aravuga ngo mubashije kwica Suge Knight cyangwa Tupac
nabaye icyo mushaka cyose. Ntabwo nabyizeye kubera twari turi mu cyumba cyuzuye abakurips barabicanyi kuvuga gutyo ngo watanga icyo ufite cyose abarara bo bahita bucya bipanga akazi ku buryo baba bazaza kwishyuza nyuma baba bazi kutabambura. Nibyo byatumye Jake yicwa kuko yarazi ko hashobora kuba byinshi. Yaraje aratubwira ati ndagira ngo mwice bano bantu. Yaraje arabinyibwira no turi muri club y'abamansuzi. Mana abantu twinjiye hari abakobwa rwose bari kujya bafata bitsina by'abagabo bakabishyira mu kanwa baseka abo ba PDD n'abandi bari bahari twese. Barangije rwose PDD aratubwira ngo atujyana hasi aratubwira ati mani bari abantu mu bice. Aya ni audio yari abitswe na polisi mu mwaka w'ibihumbi 2006 ya Kifudi ashinja Tupac ko yagiye ashinja Puff Daddy ko yabaye akazi ngo bice Tupac na Suge Knight. Ayo audio polisi reba imyaka bari bayamaranye yose na n'uyu munsi. Twe twashakaga miliyoni mwana. Uwo ni umurara wabibwiye polisi zini audio za polisi turi kumva. Ati ndabyibuka nabajije PDD ngo uri seriye koko bari abantu urashaka ko tubicuka duha miliyoni. Ati ndebye mu maso ya PDD ari kubivuga mbona afite n'ubwoba koko nk'umuntu uri seriye. Nawe urumva umuntu uri gutanga itegeko ngo mujye kunyicira umuntu abafitemo ubwoba nawe atagira unyumva ingaruka zishobora kunkurikirana. PDD ngo yarebye mu maso uyu mugabo yamurebye mu maso abona PDD afite ubwo bari kumubwira ati ndagira ngo mubice. Yarambwiye ngo tuzabikorera miliyoni nicyo giciro azatwishyura. Miliyoni turemera. Cyo twakoze twarigendeye nyine tujye gukora akazi. Ubwo Las Vegas byabaga none umwishywa w'umwicanyi Orlando Anderson agakubitwa na Tupac. Narindi kurya ndi kumwe na gang giye kumva numva baramamagaye umwishywa wanjye arambwiye ngo baradukubise. Ngo twari turi muri MGM. Mukeneye ubufasha se? Abo nabajije ngo bakeneye ubufasha bari bamaze gukubitwa na Tupac bahise bambwira ngo oya turabyifasha. Bivuze ngo Tupac abari bamaze gukubitwa na Tupac babwiye ba boss babo barimo Kifudi ngo turabifasha badukubise mu byihorere. Bari bazi icyo bagiye gukora. Aho twari turi na pistol twari dufite muri restaurant. Muginga yinjiye mu modoka yari afite akapistol bika mu kabati k'imodoka nakaga pistol bika muri twari tubizi. Yari afite ahantu ushobora kubika imbunda mu modoka abantu batabona. Biba bigoye imbunda kuyibona. Orlando Anderson niyo mbunda yakoresheje. Haburi iminsi 2 ngo Tupac apfe. Shane ratubwiye ngo dukodesha imodoka. Uramutse uzi umuntu warashe Tupac bamubwira polisi iyi ni interview bigeze gukoresha Suge Knight atarafungwa kera. Ntago namuvuga kumva barara ariko uyu ni manager wa Tupac barashe Tupac n'uyu yari mu modoka na wararaswa waza kurokoka ariko baramujije yari inshuti ya Tupac. Uramutse uzi umuntu wishe Tupac wamuvuga yari muri interview ku gitangazamakuru bita ABC. Ntago namuvuga. Umurara gute se yamuvuga kandi nawe yamwifasha. Umunsi wakurikiye twagiye Los Angeles zipaza kutureba. Zip ni wa murara wakoranaga witaga ngo ni oncle wa Puff Daddy wo muri New York umugizi n'abucuruzi y'byabwenge. Tupac arangije araduhamagara mumbabare Puff Daddy isa duhamagara tubaza ngo ni mwebwe. Puff Daddy akimara kumva urupfu rwa Tupac yahamagaye babantu yari rigeze kubwira ngo muzamwice. Ababaza ijambo rimwe arabaza ngo ni mwebwe. Yagira ngo amenye ko akazi nyine kakozwe. Turavuga ngo yego. PDD yarishimye akajya komeza tubaza ngo mani ni twebwe tubikoze. Urumva nyine kuko yari yaradutumye nawe yise yishyiramo akajya ngo mani ni twe tubikoze se. Niko ngo PDD yababazaga ashaka kumenya nimba ari bo bishe Tupac cyangwa ari abandi bamwishe. Yari yishimye PDD akimara kumenya ko Tupac yapfuye. Ndagira ngo mvuye magambo ngo yabahamagaye kuri telefone ya Serbo yakajya ngo mani nitwe tubikoze se. Kwa kundi nyine ushobora gutuma abantu ku akazi bagakora nyine ukabahamagara baza ati mani ya diro yacu iciyemo se wishimye. Twatangiye ahubwo kutwe kumubaza iby'amafaranga tutuzishyurwa ryari. Aratubwira ngo ibyo ntago twabivugira kuri telefone. Kifudi yakomeza avuga ngo nishe Tupac ariko ntago twigeze tubona amafaranga yacu miliyoni PDD yagombaga kuduha yaratwambuye. Didara na guheza gusa ngo bikavuga ko ngo amafaranga Kifudi yagombaga guhabwa yo kwica Tupac ngo yagombaga guca kuri wa mundi wabahuje wa mugizi wa nabi urenze cyane muri New York witwa Zip. Ati PDD yahise ababwira ati rero ntabwo ngomba kuba miliyoni ndabaha 500,000 kuko Suge Knight ntiyapfuye kandi naratanze komande yuko mu bice ari 2 nkabaha miliyoni. Ati ubwo nzishyura 500,000 bya Tupac ibindi 500,000 nta bya Suge Knight ntabwo mwamwishe ntabwo nzabibaha. Dimac akomeza avuga ati nyamara Kifudi yakiriye amafaranga bayaha Zip amafaranga arayarya nk'undi murara wese. Uyu murara Zip wari wararangiye Kifudi akamuhuza na Didi yarayiye amafaranga bamuye amafaranga ngo yahereze babarara bo muri Los Angeles bari ba Kifudi kubishe Tupac arayarya arayanyereza. Uyu Zip yaje kwicwa na kanseri. Umwe wari amafaranga y'urupfu rwa Tupac wagomba kuyageza ku bamwishe. Uwitwa Orlando Anderson ari nawe bivugwa ko wakuruye imbarutso noneho akarasa Tupac akaba mwishwa wa Kifudi yapfuye 98 bamurashe. Yabaga ku muhanda cyane hashize imyaka 2 arashe Tupac nawe yashwe kwicwa. Urumva rero polisi yagiye kubona ibimenyetso n'ubundi ibona 2006 abantu bose abari amafaranga ya Didi bakamushingije bagakurikirana bakanabona ko transfer yakozwe wakuruye imbarutso ari we Orlando abo bose bagize uruhare direct kwica PDD
mu kwica Tupac n'ubundi polisi yagiye kubona amakuru bayahawe na Kif D 2006 barapfuye. Mu yandi magambo Kif D na Puff Daddy nibo bonyine bagihagaze bafite uruhare runini mu rupfu rwa Tupac Shakur. Uyu ni umupolisi duhaye ubuhamya. Iyi documentaire yakozwe uyu munsi turi kuyireba. Ubuhamya bwitwa Kif D ari nawe watanze ubuhamya ko rwose bishe Tupac n'ibiki mu mwaka wa 2026 n'ejo bundi afite urubanza mu rukiko azajya kuburana ndetse azaba ari kuregwa icyaha cyo kwica Tupac Shakur. Bivuze ngo mu rukiko tuzumviramo ibindi byinshi umwaka utaha. Kaba kwerekana none itariki 10 z'ukwa 9 buri minsi 6 ngo P dafungwe, dore nguyu n'ubundi haburaga iminsi 6 ngo ejo bundi bamufunge n'umwaka ushize. Ndibuka muri 1999 twari turi gukora muri studio indirimbo yitwa Maso Game. Iyo ndirimbo itangira PDD ari uvuga mbega kwa kundi ndirimbo itangira n'amagambo atangira. Iyo ndirimbo yitwa ngo Maso Game itangira PDD avuga amagambo avuga ngo uyumve giye gusubiza inyuma. Nakubwiye ngo ibintu tubirebera rimwe. Iyi ndirimbo yitwa Maso Game y'9 mu bantu nibwo bari gusubira inyuma bakayumva. Itangira avuga ngo no more Mr Nice Guy, nta kongera kwigira umwana mwiza cyangwa se nta kongera kuba umwana mwiza. Niyo intro PDD yashyize muri iyi ndirimbo. Ntago ari indirimbo yene kumwe umuntu ashyiramo intro. Nakomeje kwibaza ngo PDD nibiki yifuze muri iyi ndirimbo tutigeze dutekerezaho mbere. Umenyera nishyura miliyoni bakakwica. Namagambo yizo cyangwa se ngo umenyera nshyira miliyoni hariya ku mutwe wawe. Umva icyo kintu. Nkaguhanagura n'umuryango wawe. Ngiye gutangira kujya mbaburisha mwamaniga mwe. Iyo niyo introduction PDD yashyize muri iyo ndirimbo yitwa Maso Game. Ibyakorewe mu mwijima bizajya bishyirwa ahagaragara cyase bizajya habona. Ibyamanutse bizazamuka. Umuntu arakwica akajya no kubyigamba mu ndirimbo abantu nibabimenye, we mukajya muririmba ibintu ngo ngo nishi niga ukagira ngo koko ntiyayishe yarazimaze. Mugabo ari intro yashyize mu ndirimbo avuga ngo muzajya mumenyera ntabyo kongera kwigira umwana mwiza, umenyera kiraho miliyoni ku mutwe wawe. Akaba gusubiza 9-7 mu kwa gatatu. Hashize amezi 6 Tupac amaze gupfa. Icyo gihe beef yari imeze nabi cyane. Uri kumva icyo gihe beef ngo yari imeze nabi cyane. Noneho Puff Daddy arangije abwira Biggie ngo ngiye kukujyana Los Angeles tujye kurangiza album yawe. Yari album itaritwa gutyo. Album mbega yari tarabonerwa izina. Yaramubwiye ati ngiye kujyana Los Angeles tujye gusoza album yawe yitwa Life After Death. Yo Biggie byuka meze bite man, dufite indege ya saa 1:30 byuka tugiye California. PDD yatwaye huti Notorious B.I.G muri California kandi bari bafitanye ibibazo. Icyo gihe abantu benshi bari babyanze barabirwanyije ngira ngo ibyo twagiye tubibona. Abantu bavuga ati hashize amezi 6 Tupac apfuye. Abantu muri West Coast bafite umujinya bari kuvuga ati abantu muri East Side ntago tubakeneye hano cyangwa East Coast ntago tubakeneye. Beef ni yose PDD arangije abwira Notorious ngo tujye California gusoza album yawe. Bari baduhamagaye baradutelefona baratubwira ngo nimba muri gupanga kuza Los Angeles nimuhagere muraza guhura n'ibibazo. Twari tumaze amezi batwiyama ngo abantu muri Bad Boy nimuzigire mukandagira muri West Coast. Twari dufite iyo gasupu ariko PDD abizi ajyana yo Notorious B.I.G. Ati icyo Shani yashakaga nuko Biggie atangira gupromotinga album ye. Icyo gihe Biggie yagiye kuri stage muri California bamuhabu baramutuka kandi yari umuhanzi ukunzwe ariko urumva bari bamufitisha za bavuga ati abantu muri Bad Boys zo muri muri East Coast nimwe mwishe umuntu wacu Tupac. Urumva ntago bari kwakirwa neza muri West Coast, bari kumuha amabu gusa. Bimeze bite Cali? Ubwo ni California. Nyuma ya award kwa 6 mu gitondo ngiye na Biggie twagomba kujya i Londres mu Bwongereza. Twagomba kujya kugana n'itangazamakuru ibitangazamakuru nka 3. Icyo gihe Biggie yari we muhanzi wa mbere uva muri Bad Boy ugiye kuganira n'itangazamakuru ryo mu Burayi. Urumva yaragiye gukorera promotion ya album yendaga gusohoka Notorious B.I.G. Nari maze amezi menshi mbitegura kugira abo banyamakuru kugira ngo tuzajyeyo LAX. Niki nicyo nahagurukiyeho nza. Ariko nanjye nkomeje gukabya kiburi ya ndege. Shani yaramutegetse Biggie yagombaga kubyuka ajya mu Bwongereza. PDD aramubuza ngo yijye mu Bwongereza guma California. PDD yita nkupa. Ndagira ngo wumve ukuntu ibintu byose byagiye bigenda hano hitondere cyane. PDD apakiye Biggie amujyanye muri California batabishaka badafite umuntu bakira bari kubaha zabu kubera urupfu rwa Tupac rwari rumaze amezi 6 rubaye. Umuhungu amaze gukora konseri buri buke ajya mu Bwongereza Biggie kwikorera promotion.
Puff Daddy arangije akansoringa itike y'indege ya Big ijya mu Bwongereza aramubwira ngo guma Los Angeles. Niko yakoraga nyine yaragukupaga nta kintu mwavuganaga nyine ubwo se mwavugana iki na Didi yarakubwiraga ati indege y'ikansoringa akahita gukupa. Atabwo Shane yese ategura ikirori. Yashakaga ikirori ngo dukorere ikirori mu matware y'abanzi. Tuvuye muri iyo California turimo abantu batatweretse urukundo wahita hategura ikirori. Mfite ubwoba man. Mfite ubwoba ndi kumva wagira ngo ari umuntu ushaka kunyica n'amagambo ya Big yivugiye ari muri California habura gato ngapfe. Nabyutse mfite ubwoba nataye umutwe sinzi ukuntu meze. N'amagambo Big yavuze bwa nyuma. Iryo joro Big na Puff Daddy bari kumwe natwe. Uyu ni wa musaza bita D1 bazari ku musaza witwa D1 ushaje yahuza ari umurara mukuru cyane muri Mansfield Crips muri yamabandi y'aba Crips yabicanye. Bwira Big atari kumana ibyo mukora murabizi. Bwira Big ati man California bashobora kubagirira nabi. Ntabwo mwakabaye muri kwisanzura muri California mwigize nkaho muri iwanyu niko nababwiye. Uyu ni umurara wo mu Crips yaraje abibwira Big arabwira ati Big ndibona mwisanzuye muri gukora ibirori muri California nkaho wagira ngo ni iwanyu. Nibyo muzi mwakoze kuko icyo gihe bakekaga ko nubundi ba Bad Boy ari bo bishe Tupac. Abantu bose bari kugenda baganira baba inshuti. Ndebe iruhande ndavugana ariko Big ari aya mashusho mugiye kubona n'ahandi hantu yigeze agaragara. Dore amashusho n'amashusho ya Big yibanga agaragajwe na 50 Cent muri documentaire ngo n'ahandi hantu yari yarigeze agaragara. Modoka yavuye y'amasasa aravuga we hari umuntu urashwe dukeneye ambulance, hari umuntu urashwe mu modoka yacu. Barahamagaye baratabaza. Nzira ndayize n'amashusho yagiye yafashwe uwo munsi. Kenny mufite guhindukira bimeze bite bigenze bite. Big yararashwe iryo joro. Big yararashwe. I was following Big's lead on like, you know, we're going to do this peace tour. Nje nari nkurikiye Big tugiye muri tour nziza. You know, it didn't work out. Gusa ntibyagenze neza umva kwibaraguza. Can't stop, won't stop. Biggie wanted to go. Big yashaka kugenda. Big yashakaga kugenda. Puff Daddy akajya yegeza urugendo inyuma ndetse afite ubwoba bw'ayo makuru nawe ubwo yavuze. Didi ameze nk'aho ari we watanze Big ngo bamwice. Iyo ukinnye n'ubuzima bw'abandi bantu nuko bigenda. Uyu ni mama Notorious B.I.G. Voleta Wallace. Ubuzima bw'abantu babiri bwabigendeyemo kubera ubugoryi. Naganiriye na Voleta tuganira kuri Sean Combs bwa ari we PDD. Icyo nabonye kuri mama Notorious B.I.G. nta cyubahiro. Uyu ni umupolisi uri kutubwira yahoze ari umupolisi wa LAPD b'abapolisi bakora iperereza pana babandi mubona abandi bamwe bakora iperereza bamwita Greg. Ati naganiriye na Voleta Wallace uwo ni mama wa Notorious B.I.G. ati nta cyubahiro nta nagashimwe na kamwe byibura ajya ashimira PDD byibura ajya avuga ngo PDD yarakoze. Urumva umubyeyi ubundi nka mama wa Notorious B.I.G. ukuntu tubyumva yakagombye kuba ari umuntu wubaha PDD avuga ati yazamuye umwana wanjye yamuhesheje amafaranga yamushyize mu muziki ibintu nk'ibyo. Atari ku mama wa Notorious B.I.G. ntiyubaha PDD. Naro twaraganiriye nta nubwo amushimira ikintu na kimwe. Ati nubwo ntacyo yakoze nawe ngadufashe mu iperereza PDD ameze nkaho yabujije abantu kuvuga ku byerekeranye no gutanga ubuhamya kuko ibimenyetso by'urupfu rwa Big biramutse bigiye hanze bishobora guhita bituma n'uwicishije Tupac amenyekana. Ibyo rero bikaba byahita bimugarukaho ko ari we watumye Tupac apfa. None se mama wa Big ndetse n'umugore wa Big bakira urupfu rwa Big gute? Abana ba mama wa Big n'abana ba Faith Evans barakomeye ndetse barakomeye ku bwanjye banibo bankomeza. PDD yazengurutse mu bitangazamakuru ahantu hose yigaragaza nkaho Big wapfuye yari inshuti ye magara yabuze umuntu yakundaga abishyira mu ndirimbo abishyira ahantu hose avuga ati rwose nabuze inshuti. Ariko mu by'ukuri byo ntago byari ngombwa. Zahaba ku bwabo umuryango wa Big yasize inyuma aho ikivi yasize nzacyusa niko njya numva mwibaraguza. PDD niko yatangiye kuzenguruka mu itangazamakuru avuga ati umuryango wa Big asize inyuma nzawitaho yaba umugore n'umwana yaba mama wa Big nzabitaho aho Big atari nzahaba nkora uko nshoboye bamere neza. Nayo magambo yavugaga mu PDD yarifugiye ubwo Notorious B.I.G. yapfaga ngo tugiye gutegura bakita gute ikiriyo kirenze kitigeze kibaho muri New York. Mbega hari ukuntu inshuti yanyu ipfa nyine mukavuga ati tuyikorere basi ikiriyo cyiza tumusezere mu byubahiro bihambaye byibura bigaragare ko yari afite abantu cyangwa se twamukundaga. Ngo PDD niko yavuze ngo tugiye gutegura ikiriyo gihambaye cyane kirenze tugikorere Notorious B.I.G. kitigeze gikorerwa undi muntu wese muri New York. PDD akajya avuga ati turi buze gukora ikiriyo gihenze pe. Atariko Notorious B.I.G. niwe ugomba kwishyura kino kiriyo. Turashize ibaze kuba wapfuye ukishyura n'ikiriyo cye. Ati ikiriyo cya Big cyagombaga kuva mu mafaranga ya Big n'ubundi. Ibaze ariko Didi
ati tugiye gukora ikiriyo gihenze, inshuti y'umuntu abeshya ngo ni inshuti yapfuye, ariko ikiriyo cye nta nubwo kimukoreye cyangwa ngo mukishyure, ahubwo kigiye kuva n'ubundi ku mafaranga ya Big. Big yari inshuti yanjye magara nigeze ngira kurusha izindi, ndamukumbuye cyane. Shani yateguye show nziza rwose yo gushyingura isa neza, ariko ntiyigeze abwira abantu ko ikiriyo cya Notorious B.I.G ari Notorious B.I.G ubwe wakiyishyuriye. Ibaze icyo kintu ariko. Notorious B.I.G muri New York imihanda yaragaze, ibintu byose birahagarara. Uca muri New York n'uyu munsi ukibona amafoto ya Notorious B.I.G amanitse. Hood yose yo muri Brooklyn yahagaze hanze baza gusezera Notorious B.I.G nk'umuntu wari urenze nyine muri karitsiye. Cyari igihombo gikomeye kuri uyu mujyi wa Brooklyn. Nakundaga Big. Big yaranyensipiye. Uyu witwa ngo ni wabaga mu bitwa ngo The Band, Brooklyn Babes. Big yamaye ibyiringiro, yatumye twumva ko duturuka mu mujyi urenze kubera ukuntu yawutwikiraga wa Brooklyn. Twakundaga kubura Big muri karitsiye kwari nko kubura umuryango. Big dore ikiriyo cy'ukuntu cyari kimeze. Big yashakaga kuba umu superstar muri rap, nta muntu Big yifuzaga kubabaza. Big niwe muntu wenyine nizeraga. Uyu mugabo yagiye kurya ifoto cyane. Big akimara gupfa PDD yamutwikiye hamuriraho ifoto yigaragaza nk'inshuti ye magara. Mu buzima bwanjye bwose nzahora nibuka Big. Nta nshuti zindi nyinshi ngira, dore agahinda yagaragazaga mu itangazamakuru. Sinzi ko nzigera mbona inshuti imeze nka Big. Big yarishwe. Big yari yabonye amahirwe yo kugaragara ku gitangazamakuru cyitwa Rolling Stone. Icyo gihe twari turi gutanga ibigomba gusabwa kugira ngo Big aze kujya ku gitangazamakuru bita Rolling Stone. Wagiye kuri kava y'icyo gitangazamakuru bita Rolling Stone uba wambutse. Pedi daraduhamagara, iyo kava nanjye ndaza kuyijyaho. Ibaza ariko igitangazamakuru cyitwa Rolling Stone cyarahamagaye Rebo ya Bad Boy kirababwira ngo umuhanzi wanyu bita Notorious B.I.G turashaka kumushyira kuri kava y'iki gitangazamakuru kugira nyine bamutwikire. PDD ngahita hamagara ngo umva nimba bahamagaye Big ngajye kuri icyo gitangazamakuru barashyira ifoto yanjye ndi kumwe nawe, ntago yajyaho wenyine, nanjye iyo kava ndashaka kuyijyaho. Ati wibuke ko album yanjye yenda gusohoka ukwezi gutaha kwa 7 yitwa No Way Out. Rero nyine icyo gitangazamakuru ngo nanjye nwikire kuri Big. Bimeze nkaho kava yayambuye Big, ahubwo kava yari kujyaho Big we ubwe yarayimwibye. Icyo gihe Big yari akiri kunegosiya kontra yari afite muri Bad Boy, mbega kumuvuga ati kontra mfitanye namwe tuyisubiremo kabisa, ibi bintu ntago ari byo. Arangije mu ibyo yasabaga byose ahita apfa. PDD Notorious B.I.G yagiye gupfa, yari amaze kumera nkaho ari gutandukana na Notorious B.I.G yapfuye ameze nkaho ari gutandukana na PDD, kontra bari kuyirangiza ndetse bameze nkaho bari kubaha rwose ibyo yasabaga byose abo muri Bad Boy, kugira ngo Notorious B.I.G kontarize kumugonga mbega ibize kuba irengera Bad Boy, ku buryo mama na famille batazigera, mama n'umuryango Notorious B.I.G batazigera bemenya ko kontari ya Notorious B.I.G twayihinduye. Nyuma yo kwicisha umuntu yahise asohora I Will Be Missing You. Ibaza ariko ndibuka Michael Jackson muri show yari muri MTV yabaye, Madonna yari ahari afite hit yitwa Like a Virgin. Ndibuka Puff Daddy yazanye na Sting baza kuririmba, bahise baza rwose bararirimba aho. Nta hantu Michael Jackson yari ari, nta hantu Madonna yari ari. PDD nawe yasaza kuri stage nyuma y'urupfu rwa Notorious B.I.G ari nawe wamwicishije, aza kwiririmbisha indirimbo twese twakuze dukunda I Will Be Missing You, tuvuga ati ni indirimbo yamuhogoje umutima rwose, aririmbira umuvandimwe we wapfuye. No kujya tubica tukabahimbira n'uturirimbo tukaza kuturirimba, gakora ku mutima rwose. Iyo wabuze umuntu wawe wumva nawe ukababara. PDD yagiye kuri cover ya Rolling Stone. Ibaze iyi cover ya Rolling Stone wagomba kujyaho ni Notorious B.I.G. PDD aravuga ngo ninjye ugomba kujyaho kuko nanjye mfite album igiye gusohoka wana. Ahita yirya umuhanzi we. Mwese muzamura amaboko ku bwa Big, tubikorere Big ijye kwigendera. Urebe Shani Kombuzi ubu tuvugana muri gereziri yari episode ya 2, ndaje turebe episode ya 3 noneho y'ibyaha byagiye bikurikirana kugeza afunzwe.